ngira ngo rero nahangaha twasoreje igice cya mbere ubwo Claire yari agiye gusomana na Gerard cyangwa se Mr. Shi, ubundi Trina akabagwaho, Claire akavayo yirukanka cyane. Barakwereka ahangaha nibwo Claire yahuraga n'uyu musore ngo ni Brian, ngira ngo murabyibuka neza mu gice cya mbere, ariko uyu Brian yazaga rwose yatangaye avuga ati yo Claire, ati bimeze bite, ati se byakugendekeye gute nyuma y'ishuri. Claire nawe avuga ati Brian, ese ni wowe? Brian avuga ati ariko se none Claire, ntabwo wakabaye uba mu cyaro cyangwa se ntabwo wakabaye uri mu cyaro? Ati umukobwa nkawe wo ku cyaro ni iki cyakuzanye mu mujyi nk'uyu nguyu? Claire dore sasa ngo umujinya uramwica. Barakwereka hano Trina cyangwa se uyu mukobwa ngo ni Holder, nawe yari asohotse mu cyumba yarakaye cyane, nta n'ikintu yavuganye na Gerard, yarakariye Claire ku buryo yari asanze agiye gusomana n'uriya boss wabo ngo ni Gerard. Barakwereka muri ako kanya Brian yatangiye gusebya Claire avuga ati none se Claire we usigaye ukora amasuku? Ati mbega ibintu biteye agahinda, ngira ngo niba mwibuka neza ibi ngibi twe twabibonye mu gice cya mbere, nuko mba ngira ngo rwose mubanze mwibuke aho twasoreje ubundi twikomereze na filime yacu. Ariko nanone wowe utarakanda subscribe, ndagira ngo nkubwire ngo iki ni cyo gihe kugira ngo ukande subscribe ubundi filime nk'izi ntizikagucike. Barakwereka sasa hano Brian yatangiye kuvuga ati none se, ati ntago yigeze umenya yuko ari ngewe rwose ukorera umugore mukuru wo mu mujyi? Ngira ngo umugore mukuru wo mu mujyi bavuga mwamaze kumumenya, ni mama w'uyu musore ngo ni Gerard cyangwa se Mr. Shi. Ati rwose ngewe ubu ngubu nsigaye narateye intambwe pe, ati ngewe nsigaye ndi umushoferi w'umugore mukuru muri uyu mujyi. Ati rero rwose wa mukobwa urumva noneho ko utari kuri level yanjye. Claire ibyo ari kubyumva yacecetse, ariko uyu Brian nawe ntabwo abizi neza yuko Claire ari umugore wa nyiri iyi kampani, ubwo akaba n'umukazana uwo ari kwita ngo ni boss we. Claire yahise avuga ati ubwo bugoryi uri kumbwira ntabwo nshaka kumva, ati ndetse mvira mu nzira nigendere. Dore sasa ngo Brian biramurakaza, ati ariko ubundi wagakobwa wibonamo iki? Ati ubundi wabonye uri iki? Ati ukansunika gutyo nyuma y'uko rwose byanagucanze usigaye ukora akazi k'amasuku hano? Brian yaterese Claire kera bakigana, none yaratekereje ko ubwo amusanze hano byaramucanze noneho atari buze kumwanga, kandi Brian we asigaye afite akazi keza. Barakwereka ibyaberaga aho ngaho byose Trina yabirebaga nkuko yabonye uriye Claire agiye gusomana nande na Gerard cyangwa se Mr. Shi. Barakwereka uyu Brian sasa yatangiye kuba yacinya inkoro kuri uyu nguyu ngo ni Trina cyangwa se Holder, avuga ati rwose se nyakubahwa mumeze neza? Umukobwa uri ahangaha avuga ati ariko se wowe ubwo wakoraga mu rugo barakwirukanye, bakwirukanira rwose imyitwarire yawe itari myiza. Ati reka nizere ko nibura ubu ngubu wahindutse usigaye uri umuntu mwiza. Ati kubera yuko niba uko witwaraga ariko ukitwara, ati ndakeka na Miss Anita nta gihe kinini uzigira umukorera. Miss Anita ngira ngo muramwibuka, niwe mugore mukuru mu mujyi akaba na mama wa Gerard. Ati Miss Holder we, ati rwose ibyo ngibyo ntabwo ari ngombwa kubigarura, ni ibyahashize. Ati ntabwo ari ngombwa kugira ngo ugarure ibyahashize. Ati rwose imico y'umuntu iragenda igahinduka pe. Trina avuga ati ati sawa, ati rwose reka nizere yuko wahindutse. Ati ariko biragaragara yuko wowe na Claire mufitanye amateka menshi yahashize. Ati yewe, ati umbabarire kuba wabonye ibyo ngibyo. Ngo ni Brian, ati umbabarire kuba wabonye ibyo ngibyo, ati wenda ntabwo byari ngombwa yuko ubona ibyanjye na Claire. Urango ni Trina atangira gusebya Claire avuga ati rero Claire, ati rwose ntabwo ari umugore mwiza cyangwa se ntabwo ari umukobwa mwiza nk'uko ubibona wa musore we. Ati se waba ubizi yuko Claire agerageza kureshyareshya Gerard ngo arebe yuko baryamana? Ati kari agakobwa rwose ntabwo ari agakobwa keza cyangwa se ntabwo ari umuntu mwiza pe. Ati ndetse niba hari uburyo wamfashamo tukigisha isomo uriya mukobwa, ati rwose icyo ushaka cyose kiri buze kuba icyawe. Aribwo yahitaga akuramo ikarita hano avuga ati rwose iyi karita ureba ahangaha, ati iri buze kuba iyawe ndetse n'amafaranga yose ariho. Ati nuramuka umfashije tukigisha isomo kariya gakobwa ngo ni Claire, ukurikire akantu ku kandi. Ndetse ahangaha niho filime yacu ubushize yasoreje. Sasa reka twikomereze n'iki gice cya kabiri cya filime yacu. Urangaha avuga ati yewe,
ati n'ubundi ngewe kariya gakobwa hashize igihe kinini n'agakunda rwose, ati n'inshuro zose nagerageje kukegera kanyiriyeho, ati none urumva ariki cyatuma nanga ayo mafaranga. Barakwereka Brian uri ahangaha nawe ni umushoferi, nk'umuntu w'umushoferi rero amafaranga ahembwa ntago ahagije, hano akeneye andi mafaranga menshi cyane. Ati none se ni icyo ushaka yuko nkorera kariya gakobwa ngo ni Claire? Barakwereka sasa twasize Brian abajije Holder cyangwa se Trina ati se kariya gakobwa urashaka yuko tugakemuramo gute? Barakwereka mu gitondo cya kare sasa Claire yaramukiye mu masuku nk'ibisanzwe, dore wa undi ngo ni Brian bamutumyeho kuba yamwendereza cyangwa se ngo kuba yakemura ikibazo cy'uyu nguyu Claire, ndetse bamubwiye ko ngo Claire agerageza kuba yareshya boss wabo Gerard ngo arebe yuko baryamana. Barakwereka uyu nguyu ngo ni Brian yaramukiye ku kazi ka Claire, wibuke yishyuwe, aza kuvuga ati ariko se wa mukobwa we na n'ubu urakikoreshwa amasuku hano ngo bagire ngo ukora amasuku kandi warazanywe no kuba wakomeza akazi kawe k'uburaya? Wumve abakozi bose hano bahise bikanga barahindukira, ndetse Claire avuga ati ariko se wowe uwo mwanda uri kuvuga ni mwanda nyabaki, ategerayo nikorere akazi kanjye. Brian avuga ati mu gihe cyashize ubwo twari ku ishuri wa mukobwa we, ati ngira ngo nawe ibyo wakoraga urabyibuka neza, ati pe ati wari ufite impano yo mu muziki cyangwa se wari ufite impano yo kuba waririmba, ati ariko nanone ntabwo wigeze ujya mu marushanwa kuko impano yawe yari ihagije kugira ngo ijye mu marushanwa. Ngira ngo rwose icyo wakoze kugira ngo ujye mu marushanwa y'umuziki urakizi. Arimo kuvuga sakuza kugira ngo abandi bakozi babyumve. Ati ariko noneho biratangaje pe, ngo ni Brian yaje hano aje gusebya Claire, menya aricyo bamwishyuriye. Claire avuga ati ariko se wagabanije uwo mwanda ukareka kunesha umutwe nkikorera akazi kanjye? Brian avuga ati wagakobwa rwose biragaragara, ati ndetse urakikunda nk'uko wikundaga na mbere hose, ati ngira ngo niba nibuka neza turi mu marushanwa, ati rwose wagakobwa nta kindi hariya wakoraga usibye kuba wabasha kuryamana n'abajaji kugira ngo rwose baguhe amanota y'uko mu muziki wawe waciyemo cyangwa se wagenze neza. Ati se ako siko kazi wakoraga? Ati rwose icyo nicyo wari ushoboye. Ateka nizere ko rero n'aha ngaha atari byo byakuzanye pe, ati kuko agakobwa nkawe ko ku cyaro nta mpamvu yuko baba barakaretse gasigaye kwitwara muri ubwo buryo, ati bakaba baraguciye nta n'ahantu na hamwe wemerewe gukora kubera iyo mico yawe mibi. Ibi ngibi ari kubivuga kugira ngo yumvishe abakozi bose yuko Claire n'ubundi asanzwe aryamana n'abagabo kugira ngo abone ibyo ashaka, kugira ngo na bya bindi Trina yashakaga cyangwa se yaketse bibe impamo n'aba bakozi bose babimenye. Ategareka kwigira nkaho uri umukirina hano ndabizi ntabwo aricyo cyakuzanye. Ati buriya mu minsi mike numara guhaza umubosi wa hano mumaze kuryamana kenshi, ati uzaba ukeneye umwanya wo hejuru. Barakurika abakozi bari abo bose batangiye kubaza ati se Claire ibyo bintu arimo kuvuga nibyo? Claire ahita avuga ati Brian wariki aho ngaho kuba wavuga ubwo bugoryi, ati ibintu urimo kuvuga ntabwo byumvikana pe, ndakwinginze bihagarika. Brian avuga ati se kandi ubugoryi nimo kuvuga ni ubuhe? Ati rwose wa mukobwa izo nizo trick zawe, ati ndetse ubu ngubu ufite ubwoba kuba nkushyize hanze cyangwa se kuba nkugaragaje. Abakozi barimo aha bavuga ati se kumbe burya niko Claire ameze. Brian avuga ati cyane rwose, ati se none uyu mukobwa mwari muri aha ngaha mutazi impamvu imugenza? Ati ubu ngubu umenya atararyamana na Mr. Shi, namara kuryamana na Mr. Shi, ati rwose mwese uko muri aha ngaha uyu mureba ngo ni Claire azaba abayoboye, ndetse nimugire ngo hari ikindi kimugenza hano ari kugira ngo arebe ukuntu yaryamana na boss wanyu. Aterega Claire nta muntu utakuzi ku cyaro usibye yuko waje hano ukigira undi muntu, atari ko ku cyaro hose barakuzi yuko akazi kawe ari uburaya. Barakwereka sasa wa mupampe wa Trina cyangwa se wa mukobwa w'inshuti ya Trina, nawe yahise atangira kubishumangira avuga ati none se yewe burya nuko nguko uteye wa gakobwa we. Uyu nguyu aha ngaha sasa atangira kuba yaseka kuko abona ateje Claire abantu. Claire hano byaramubabaje arangira avuga ati Brian ese urakeka ibintu urimo kuvuga ari ibiki? Ati ibintu Brian ari kuvuga nimuze kubyizera byose ni ibinyoma. Ati ikindi kandi ati niwe rwose washakaga kuba watsindira igihembo cyo mu marushanwa, ati ndetse ni nawe wakoze ibidega, wifata rero ibintu wakoze ngo nurangiza ubinshyireho.
ati rwose wagerageje kenshi kuba waha ruswa abajagezi cyangwa se abari bayoboye ayo marushanwa, ati ariko bigupfira ubusa. Brian arangije avuga ati none se Clay, ngewe ko ibintu mvuga mbifitiye ibimenyetso, wowe ibyo ngibyo uvuga ufitiye ibimenyetso, cyangwa uri kugira ngo shaho ubone uko uhisha ibibazo byawe cyangwa se uhisha imico yawe mibi? Clay hano sasi yatangira gushaka kwisobanura. Brian avuga ati rekera aho ngaho rwose, ati nta muntu utabizi, ati ndetse nta nubwo ari ngombwa yuko ngewe nawe dukomeza kuvuga ku hashize, ati ikindi wenda komeza wikorere ubukirina bwawe hano, ati ariko nizere yuko ariho uzaguma, ugomba kurikira aho ngaho kuba warishya Mr. Shi, ati naho ubundi rwose wa mukobwa ntugire ngo wowe washyingirwa umusore nk'uriya wo mu muryango w'abakire, ibyo byo ni ibintu bidashoboka, ni ibintu bidashoboka pe, ati wenda uzaryamane nawe kugira ngo babe bakuzamura, ibyo byo birashoboka. Rero avuga ati ariko ngewe n'ubundi ndi mariye, kubera iki wavuga ayo magambo yose? Brian avuga ati uri mariye kuva ryari se? Abakobwa bose bakoramo hano baretse akazi kabo baza kumva uyu musore ngo ni Brian uburyo arimo gusebya Claire. Ati kuva ryari uri mariyera? Barakwereka hano Brian yakomeje kumwitegereza avuga ati ariko wa mukobwa we, ati rwose uratangaje pe, ati urumva uburyo ushaka kumvikanisha yuko ngo uri mariye ndetse nta n'ikintu cyagukurura kuri Mr. Shi, atarega n'ubundi wa mukobwa buri muntu wese arakuzi, ati ikindi kandi, ati abagabo bazagera aho ngaho bakurambirwe barekera aho ngaho kugukunda nibaguhaga, ati n'ubundi cyane yuko ntacyo uri cyo, uri agakobwa k'agakene kari aho ngaho gusa kadatewe isoni n'imico yako mibi. Barakurika sasa igisore kiri aha ngaha cyatangiye kwigira Claire kimukurakura, Claire amwikuyeho gutya, barakwereka ya Mr. Shi yari yamitse Claire mu ijosi yahise igwa hasi, ndetse barakwereka wa mukobwa wari wavuye kuyizanira Mr. Shi, bose barayitegereje nawe agibonye aravuga ati ati rwose ndabona ngewe iyi mpeta hari ahantu myiza, ati mwese mwitegereze neza, ati iyi mpeta rwose irahenze cyane, nta kuntu umukobwa nk'uyu nguyu yaba agifite. Claire nawe yahise agira ubwoba. Barakwereka abari aha ngaha batangiye kumwegera, ubu sasa noneho ibyo kubaza Claire aha ngaha bibaye byinshi. Ati se none Claire, iyi mpeta ni iyawe? Uyu ni wa mukobwa wari wavuye kuyizinira Mr. Shi, arayizi neza, ndetse impeta nk'iyi ngiyi ikozwe muri diyama, buri wese uri aha ngaha nta kuntu yakiyumvisha uburyo Claire yaba ayifite. Claire avuga ati cyane rwose impeta ni iyanjye, ati ndetse n'umugabo wanjye wayimpaye. Abari aha bavuga ati se gute ibi bintu bishoboka? Ndetse n'uyu wari wavuye kuyigura avuga ati ntabwo bishoboka. Ati se none iyi mpeta ntabwo ari iya Mr. Shi? Ati iyo mpeta ni iya Mr. Shi, ati ndetse ni nanjye yayitumye ndayizi neza. Barakwereka Brian sasa noneho nawe bahise bamukungiza, ati none se urabizi neza yuko iyi mpeta Claire afite ari iya Mr. Shi? Ati cyane rwose, ati ni njyewe Mr. Shi yatumye kuba najya kuzana iyi mpeta, ati ndetse iyi mpeta aho nayikuye cyangwa se no mu gihugu hose iyi mpeta yakozwe ari imwe, nta yindi bimeze kimwe, ati rero agombe kuba ariyo. Claire sasa hano dore ngo bimucange, sinzi noneho hano ibyo ari buze kuba yasobanurira aba bakozi bose bari aha. Bigaragara yuko ibyo uyu Brian yamushinzaga biri buze guhita biba nk'ukuri kandi byari ikinyoma. Ati njye rwose ndabizi neza ko iyi mpeta ari iya Mr. Shi. Barakwereka wa mupapa wa Trina yahise atangira kuvuga ati none se wa mukobwa ko watubwiye ko washyingiwe ndetse ufite umugabo, gute umugabo wawe w'umukene, gute umugabo ufite umugore w'umukirina yabasha kugura impeta nk'iyo ngiyo yakozwe ari imwe itagira iyayo ya kabiri? Ati impeta nk'iyo ngiyo irengeje miliyoni 100, gute umugabo wawe w'umutindi yabasha kuyigurira? Ati rwose wa mukobwa iyo mpeta agombe kuba ari iyo wibye. Brian sasa noneho nawe dore ngo abone uruvugiro yaratangiye ati ariko se ubundi ntabwo nabibabwiye? Ati rwose nta gitangaza kirimo kuba uyu mukobwa yaboneye impeta. Ati uyu mukobwa ni umuhanga mu kazi ke ko kwicuza ku bagabo akabakuraho ibyo ashaka, ati ndetse ni umuhanga mu kazi ke rwose ko kuba yarishya abagabo. Ati rero kuba yaba afite impeta nk'iyi ngiyi nta gitangaza kirimo. Ati ndetse uyu mukobwa buri wese yakabaye amenya ibara rye rya nyaryo, ati rwose mukareka kumureba nk'agakobwa gatoya kari aho ngaho. Ati rero niba iyo mpeta ari iya Mr. Shi,
ati rwose bivuze ngo niwe ukurikirana we yamaze kumugeraho, ahubwo igisigaye mu minsi mike muzabona uyu mukobwa ari we usigaye ubayoboye hano. Ibaze none niba afite impeta ya Mr. Shi, murumva se hari ubundi buryo yaba yayibonye? Atariko aka gakobwa kagombe kuba kayimwibye. Ati se gute bishoboka yuko Mr. Shi n'ukuntu yihagararaho nta mukobwa n'umwe ajya apfa kuvugisha, gute yafata impeta ye akayiha uyu mukobwa? Ati uyu mukobwa agombe kuba yayibye, ahubwo cyane yuko akora amasuku muri office ya Mr. Shi. Barakurika Claire hano yatangiye kuvuga ati se ninde wababwiye yuko njyewe ndi umujura? Ati kuba ndi umukene cyangwa se ndi umukobwa uturuka ku cyaro, ibyo ngibyo ntabwo bisobanura ko ndi umujura, ndetse nta n'icyo mfite kuvugana namwe. Ati mwabibonye ukuntu aka gakobwa kigize? Ati dore shangu karagenda nyuma yo kwiba impeta ya Gerard. Ati mugafate tuyikake. Barakurika sasa abakobwa bose bari ahangaha batangiye kurwana na Claire ngo bamwake impeta, ndetse bamusunitse hasi, impeta ibiguye hasi. Agiye kuyifata Brian uri ahangaha nawe aba yamukandagiye. Urebe disi ngo Claire uri ahangaha ararengana kandi mu by'ukuri nta kosa na rimwe afite. Barakurika Claire hano yatangiye gutaka avuza induru, ndetse umwe mu bakobwa bari aha yatangiye kuvuga ati ariko si kubera iki mwamubabaza? Ati kabone nubwo yaba yayibye, ati mwakabaye mwagiye kwibariza nyirayo, ntabwo rwose mwese mwagakwiye kumuhuriraho ngo mumubabaze. Murabizi mu bantu bose habamo abantu bose, yaba ababi n'abeza, ndetse hano hari uwatangiye kuvuganira Claire. Ariko Brian uri ahangaha aravuga ati wakakobwe nawe niba mufatanije, ati ibyo ngibyo nawe ubyiteho, aka gakobwa ni akajura, reka tubanze tukigishe isomo. Brian uri ahangaha yakomeje gukandagira Claire, ndetse arangije amukuraho akaguru, ahita akandagira ya mpeta Claire yashakaga gufata. Claire avuga ati wakuyeho akaguru kawe, ati vaho mfate impeta yanjye, ati ndakwinginze rwose njya kure. Barakurika Claire yasunitse umugabo uri ahangaha, arangije afata iyi mpeta. Wibuke iyi mpeta ni Gerard wayimuhaye, ndetse yashatse kuyimwambika mu kaboko. Gerard arabyanga, uyu mukobwa ngo ni Claire arabyanga, aravuga ati iyi mpeta rwose ndashaka yuko anyishyira ahantu buri muntu wese atabona. Ati mwabibonye yuko uyu mukobwa ari umujura, ati tugomba kumufata tukamushyira Mr. Shi muri ofisi ye, ndetse tukamumuregera yuko yamwibye. Barakurika impeta iri ahangaha bayikandagiye, ndetse ihita ihinduka nabi. Barakurika sasa abakobwa bari aha ntabwo bashaka guha amahoro Claire, bahise bamufata. Ati mureke aka gakobwa tugashyire boss wacu, ati nyuma yuko ari bumenye yuko ari akajura kamwibye, ati nibura ntabwo ari buze kubura ingororano aduha. Dore sasa ngo barakora ikosa ryo gutwara Claire nabi. Icyo batazi nuko Claire batwaye hano ari umugore wa Mr. Shi. Baje babandanya inzugi hano, barangije Claire baba bamusunitse aho hasi, agiye kwikubita hasi. Mr. Shi aba yamufashe hano, bazi ngo bamuzane igisambo. Mr. Shi arangije aravuga ati ye muri abasazi, murekeka murimo gukora ibiki? Brian hano sasa ahita yitanguranywa ati Mr. Shi, ati uwo mukobwa bamwita Claire, ati rwose uwo mukobwa Claire ni umujura wo ku rwego rwo hejuru, ati ndetse turamufashe yakwibiye n'impeta. Ati uwo mukobwa rwose ni wihanganire kwakitinga kwe, atagerageza kwitwara nk'umuntu mwiza ariko si umuntu mwiza. Mr. Shi arangije aravuga ati mwaba muzi uwo muri kuvuga wibye impeta yanjye? Ati ye dore Brian sasa ngo arikanga. Mr. Shi arangije aravuga ati iyi mpeta ni njye wayihaye Claire nk'impano, cyangwa se ni njye wayimuhaye nk'impano. Abari bose barumiwe, ndetse na Brian aravuga ati ye gute se kandi ibyo ngibyo bishoboka? Ndetse na wa mukobwa w'inshuti ya Trina aravuga ati oya Mr. Shi ntabwo bishoboka yuko wamwihera impeta. Mr. Shi arangije aravuga ati njyewe na Claire ati turi mariye. Barakurika sasa hano Mr. Shi yahise ababwiza ukuri kose. Ati none se Mr. Shi, Claire niwe mugore wawe? Barakurika abarangaha sasa batangiye kujujura, ntabwo ibyo Mr. Shi ari kuvuga barimo kubyumva. Ati none se kubera iki iriya mpeta atayimwambitse mu kiganza koko niba ari umugore we? Claire nawe hano arabyemera yuko impeta ari uyu musore wayimuhaye, cyane yuko ari byo. Barakurika ariko uyu nguyu nk'umupampe wa Trina cyangwa se waho udanze kubyumva. Claire hano yahise ashaka uburyo abajijisha, arangije avuga ati impamvu rero Mr. Shi yamaye iyi mpeta, ati rwose nuko natabaye sogokuru we, nta yindi mpamvu. Ati none se
ko mwari mutubwiye yuko wari watubwiye yuko iyo mpeta ari umugabo wawe wayiduhaye, ibyo ngibyo bivuye byo kuvuga ngo impamvu Mr Shi yaguhaye iyo mpeta ni ukubera yuko watabaye papa we. Ati ibyo ngibyo bishoboka bite? Urebe hano sasa bari kuvuga ibintu biterekeranye, umwe avuga ngo ni umugore wanjye, undi avuga ati rwose iyi mpeta namutabariye se niyo mpamvu yayimpaye, ariko ni ukubabeshya. Ntabwo Claire ashaka yuko bamenya ko we na Mr Shi babana nk'umugabo n'umugore. Mr Shi nawe hano sasa yatangiye kuba yabeshya, avuga ati uyu mukobwa rero, ati rwose iyi mpeta nayimuhaye kubera yuko nanjye ndi crush we. Umukobwa hano akikanga. Mr Shi avuga ati none se Miss Claire we, ati ibyo ndi kuvuga ntabwo uri kubyumva, ati rwose ukeneye kuba wakikontorora ku giti cyawe pe. Ati mu buzima busanzwe rega ngiye naragusariye, ni nayo mpamvu naguhaye iyo mpeta. Ati ikindi kandi impamvu nari mvuze ko washyingiwe, ati ni ukubera yuko nagusariye mbyifuza. Ati ndetse binakunze wa mukobwa we wanshyingirwa rega ukanambera umugore. Dore sasa ngo Mr Shi aratangira guporopoza ndetse no kuba yatera imitoma Claire imbere y'abantu bari ahangaha bose. Claire atangira kuba yamunosha ndetse amucira isiri, avuga ati Mr Shi ibintu uri kuvuga ni ibiki koko, ko nashaka ko ibi bintu bijya ahagaragara. Barakwereka Mr Shi hano yakomeje atera imitoma Claire ndetse abakozi bose bari ahangaha bumiwe. Bakomeje bavuga ati mana yanjye ntabwo nakizira ko aya magambo ari Mr Shi urimo kuyavuga. Atari ko si ikirori kiri kuba uyu munsi, ni kirori nyabaki. Uwo ni wa mukobwa wari uri kuvuga ngo bareke Claire wenyine, cyangwa se wari uri kuvuganira Claire. Mr Shi yahise avuga ati ubundi ibyo bigambo byose mutumye mvuga ni ibyiki? Nta nubwo nkwiye kwisobanura ku bakozi banjye. Kuva ryari ibyo byose biba? Mbirukane mwese. Dore sasa ngo abakozi bari ahangaha barasubirayo biruka. Ati oya rwose bose, ateka dusubire mu kazi kacu. Gusa nibura bumvise yuko Mr Shi akunda uyu mukobwa ngo ni Claire. Barakwereka hano uyu nguyu yahise amubwira ati dore ya mpeta Brian yayivunnye ntabwo ikiri ya yindi. Arangije avuga ati gute ibi ngibi bishoboka? Yahise ahagarika Brian arimo kwirukanka atararenga. Ukurikire akanuko kandi ndetse mwibutsa yuko iki ngiki ari igice cya kabiri. Brian sasa baramuhagaritse baravuga ati Brian hagarara aho ngaho, wowe nugendane n'abandi. Brian arangije agaruka avuga ati none se Mr Shi hari ikosa nakoze? Yari ari kugenda arimo gucika cyane yuko yasebeje Claire akamuvuga nabi, akaba yaranamuzanye amuhutaza, yarangiza agasanga Mr Shi uri ahangaha akunda Claire ibyo gupfa. Arangije avuga ati wa musore we, ati rwose amahitamo ufite nabiri yonyine kubera ibyo wakoze. Ati uri bwishyure igiciro cy'iyi mpeta cya nyacyo, cyangwa se amafaranga iyi mpeta igura. Wumve ngo amahitamo nabiri. Ati ari buze kwishyura igiciro cy'iyi mpeta, ati cyangwa se wijyane kuri polisi bagufungiye bihangwe n'ubujura bw'aya mafaranga. Ubwo biraza kuba bigaragara ko watwaye ikintu gifite agaciro k'aya mafaranga. Barakwereka sasa hano Brian wari uri gusebya Claire amuvuga nabi, avuga yuko ari indaya yicuruza ndetse ari agakobwa ko ku cyaro. Hano yatangiye kumusaba imbabazi, avuga ati rwose nyakubahwa mumbabarire. Ati ndetse rwose nigiye mushoferi wa Miss Anita. Ati nimuramuka mumfungishije, ese Miss Anita ninde uzamutwara ndetse umutekano we ukaba wizewe? Arangije avuga ati rero wowe nta nubwo rwose ibyo ngibyo ubikwiye byo kuba watwara mama wanjye. Ati rwose nta burenganzira ufite bwo kuba watwara mama wanjye, nta mpamvu yuko mama wanjye atwarwa n'ikigoryi nkawe. Umusore uri ahangaha bigaragara yuko n'akazi ke byose abiburiye icyarimwe, ndetse Claire uri ahangaha bikamushimisha cyane yuko yari yahereye kare amusebye. Barakwereka sasa Mr Shi yatangiye gusaba Claire, avuga ati Claire uyu musore urashaka yuko tumukorera iki? Ariko hano yaramuhamagaye ngo hani cyangwa se Sheri. Brian uri aharangije arikanga ati ati Claire niwe uri guhamagara Sheri cyangwa se hani? Ati subwo ibyo ngibyo ni ibiki? Claire nawe yahise yishikuza Mr Shi, ntabwo ashaka yuko Brian ibyabo abimenya. Ati ariko uriye yahoze ariko kuvuga nabi gute umwitwaraho gutyo imbere? Ati rwose njye nari mubaje ngira ngo ari wowe uhitamo icyo tumukorera. Ati rero ati ikindi kandi ibyo twavugira hano byose, aturiya ni umuntu w'umugabo nta kintu azagenda hanze avuga. Ati cyane yuko tugiye kumufungisha, ubuzima bwe bwose azabumara muri gereza. Ati n'ubundi reka ajye muri gereza abizi yuko uri umukunzi wanjye, cyangwa se njyewe nawe turi umugore n'umugabo. Dore sasa hano ngo umusore noneho ntabwo ari gutinya kubihisha,
imbere y'uyu Brian. Barakwereka Brian yamenye yuko yakoze amakosa akomeye cyane, ndetse umuntu afite hano kuba yasaba imbabazi ni uyu Claire. Barakwereka yakomeje avuga ati se gute bishoboka yuko Mr. Shi yaba yarabaye umugabo wa Claire? Ati Claire, ibyo ngibyo ni ibiki? Ati kubera iki utigeze umbwira na kare? Ati iyo usa wambwiye yuko uri umugore wa Mr. Shi, ati rwose mba nakwitwayeho neza. Claire avuga ati nta kintu nari mfite kwisobanura imbere yawe, wagombaga kwiyubaha n'ubundi atari uko ndi umugore wa Mr. Shi. Ati rero rwose Claire ndakwinginze mbabarira. Ati nukuri mbabarira, ntabwo ibi ngibi bizigera byongera kuba. Ati ntabwo nzongera kuba nasebya izina ryawe pe. Ati ndetse ndemera kwikubita ku bw'amakosa yose nakoze. Ibi ngibi ariko sinzi niba biri buze gukora hanyuma y'ibyo yakoreye Claire byose. Barakwereka sasa Brian, umuntu w'umugabo hano yatangiye kurira avuga ati rwose Claire ndakwinginze ngirira impuhwe. Ati ye, ati se wavugaga yuko se nicuruza? Ati rwose ndi indaya ku cyaro bahaze ikaza kwicuruza mu mujyi. Ati rwose ibyo kuba wajya muri gereza byo nibyo ukwiye. Ati ndetse izina ryanjye warisebeje ku buryo nanjye ubu ngubu ndimo guca mu bantu numva mfite n'isoni. Ati rero kuba wabyishyura nawe nuko ujya muri gereza. Ati ndetse n'ayo marira urimo kundira imbere, ati nta kintu ari bukemure kubera yuko ntabwo ndi buze kukubabarira. Dore sasa ngo Claire yari yizeye ngo aragira umutima woroshye amubabarire, nawe sasa yarabyanze. Mr. Shi uri ahangaha arangije abaza Claire ati none Claire tumukorera iki uyu uri ahangaha? Claire ubu niwe uri buze gufata umwanzuro ku buzima bw'uyu musore ngo ni Brian. Ati rwose uyu musore ntabwo nshaka kuzongera kumubona mu buzima bwanjye, bamwica bamushyira muri gereza, aho bamutwara hose ngewe ntabwo handeba, icyo mpfa nuko nazigera nongera kumubona. Barakwereka uraha yahise amubwira ati guhera aka kanya, ati jya kwa Miss Anita uhite wandika ibaruwa isezera ku kazi. Ati ikindi kandi kuva aka kanya, ati uhite uva muri uyu mujyi uhunge, kubera ko ahantu hose Claire azigera kubonesha amaso yawe. Ati rwose uzamenye yuko ubuzima bwawe buzarangirira muri gereza. Umva nawe impuhwe Claire uri ahangaha amugiriye, ariko nibura birarutwa kuba bahita bamutwara muri gereza bakaba bamufunga. Brian uri ahangaha yarashimiye avuga ati rwose murakoze Mr. Shi. Ati ndetse we n'umugore wawe murakoze. Arangije amubwira ati ariko iburetse nanone utaragenda, ati ibyerekeye iyi mpeta byo ntugire ngo ndabyibagiwe. Ati ye, ati none se ubwo ngubwo imbabazi ziri hehe? Umva ukuntu Brian atangiye gutekereza hano sasa, ubwoba bwaramwishe atangira kuba yamira amacanjwe. Ati rwose nugenda hanze ugakwirakwiza ibihuha uvuga yuko njyewe na Claire uzi ibyacu, cyangwa se ukagenda uvuga amakuru yanjye na Claire yuko turi umugore n'umugabo, ati rwose igiciro cy'iyi mpeta n'ubundi nta kabuza wa musore we uzacyishyura. Ni Brian uri ahangaha arabizi ko uyu musore ni umukire, ndetse ashaka yahita amushyira muri gereza akazasaziramo. Ati yewe, ati kubw'impuhwe mungiriye, ati ubwo urumva ari gute nafungura umunwa wanjye? Ati ndetse nta nubwo Claire azigera yongera kumbona muri uyu mujyi pe. Ati ndagiye sinzigera ngaruka. Ubwo sasa ibya Brian wari uri aha nawe wari ubangamiye Claire biba bivuye mu nzira gutyo, ariko ngira ngo mwibuke neza umuntu wari wamuhaye akazi ni Trina cyangwa se Miss World. Barakwereka umusore yasigaye ahangaha Mr. Shi cyangwa se Gerard asaba imbabazi Claire avuga ati rwose ndabizi yuko mba nagushyize mu bibazo byinshi cyane, ati ndetse umbabarire pe. Ati ikindi kandi niba isano yacu kuba yajya hanze cyangwa se twayishyira public, ati rwose byaba ari ikibazo kuri njyewe kuri wowe, ati rwose ibyo ngibyo ntabwo bizigera biba n'ikindi gihe, ati kugeza ubwo wowe uzabyemerera yuko tubitangaza. Wibuke Claire ntabwo ashaka yuko ngo hari umuntu n'umwe umenya ko we na Mr. Shi babana nk'umugore n'umugabo. Ati ikindi kandi uwo mukobwa ntabwo nifuza umuntu wese wakugirira nabi pe. Ati kubera ko ibyo biraruta no kuba yanyica. Ariko Claire ibyo ngibyo ntabwo aba abyumva neza. Claire akomeza amubwira atariga isano yanjye nawe, ati rwose reka tuyigumishe iri prive cyangwa se tubyigumanire ari twe tuba tubizi. Ati aho ngaho bizatuma nanjye mbaho mu mutuzo. Ati siko bimeze. Ati rwose ikindi kandi niba ubyemeye ngewe ngiye mu kazi, ariko uyu musore uri ahangaha we aba yumva babitangaza. Impamvu rero uyu Claire adashaka yuko babitangaza nuko atiyumvisha impamvu n'imwe yatuma umusore nk'uyu w'umukire amukunda.
avuga ati n'ubundi aho kugira ngo babitangaze ejo azanjugunye, ati rwose ikiruta byarurira. Ikindi kandi uyu Claire azi yuko babanye nko kuri kontara, igihe runaka nikigera bombi bazatandukana cyangwa se amasezerano yabo akarangira bazatandukana. Ariko ngira ngo niba twaratangiranye igice cya mbere mumaze kubibona yuko uyu urangwa ni Mr. Shi akunda uriya mukobwa ngo ni Claire. Barakwereka ahangaha umukozi wa Mr. Shi yaje amubwira ati se uribuka wa mukobwa imyaka 3 ishize wahuye n'impanuka? Ati none se wamubonye wa mukobwa wamubonye? Urebe ukurikire akantu ku kandi. Ati cyane rwose uwo mukobwa namubonye. Ese uwo mukobwa ni uwuhe hano uyu mukozi wa Mr. Shi aje avuga ngo wahuye n'impanuka? Ati rwose biragaragara yuko wa mukobwa ari Claire nta wundi. Ntumbaze ngo ibi byo kandi ni ibiki. Ati ikindi kandi ati muganga yemeje yuko ati rwose uriya mukobwa ari we savior wawe cyangwa se ari we wagutabaye. Ati mu bigaragara uyu mukobwa ni we wagutabaye. Ese Claire imyaka 3 yatabaye uyu Mr. Shi bigenze bite? Ibingibi nibyo uyu mukozi we aje avuga. Barakweka batangiye kutwereka sasa hano ibyabaye imyaka 3. Ibingibi twebwe nabyo twe twarabonye. Umunsi umwe Claire yaje hano ahetse mu mugongo Mr. Shi cyangwa se Gerard, hari mu masaha y'ijoro amuzanye ku bitaro. Ntumbaze ngo impanuka yari yabaye kuri nde? Ese ninde wari wahuye n'impanuka? Ninde wari ufite ikibazo? Ariko mu bigaragara nuko Mr. Shi ubuzima bwe bwari buri mu marembera, ari mu bagenda. Claire arangije amuzana ku bitaro mu masaha y'ijoro, ndetse bigaragara yuko Mr. Shi cyangwa se Gerard atarazi umuntu wamutabaye. Ndetse Gerard hano ubwo abaganga bamusunikaga bamutwara ngo bajye kumwitaho, yagerageje kureba ngo arebe umuntu umuzanye kwa muganga, ariko yasaga nk'uwahwereye n'amaso ye arimo ibikezi. Ntabwo yakururaga isura y'umuntu wamuzanye kwa muganga. Claire nawe yari asigaye aho ngaho yiruhutsa, yamuzanye kwa muganga arangije arigendera. Ibingibi ni ibyabaye ngo imyaka 3 ishize, ariko natwe ntabyo twigeze tubona, ndetse nibwo turimo kubibona. Barakwereka Mr. Shi sasa wari usanzwe arimo gukunda Claire kubera impamvu nyinshi, hano hiyongeyeho n'izindi mpamvu. Ati rwose ibi bintu nkwiye kuba nabikemura pe. Ati ibingibi nkwiye kuba nabikemura cyangwa se nkwiye kuba nagira ikintu mbikoraho. Ati rwose ngomba kuba nashyingiranwa na Claire. Ati ndetse na n'ikindi kintu na kimwe kigomba kumpagarika. Noneho ubu ngubu mbonye impamvu ya nyayo igomba gutuma Claire atancika. Ati uyu niwe mugore watabaye ubuzima bwanjye. Ati ndetse ni nawe mugore nsigaye nkunda muri iyi minsi. Ati ahubwo ubu ngubu igisigaye ni ukureba icyo nakora kugira ngo Claire yemere gushyingiranwa nanjye noneho bya nyabyo, apana biriya twakoze ari uko sogokuru amatirije. Ati mu by'ukuri ntabwo ndi kubasha kubyiyumvisha pe, yuko umugore nashyingiranwe nawe kubw'impanuka ari nawe watabaye ubuzima bwanjye. Umusore urahavuga ati boss, nanjye rwose ntabwo ibi bintu nabyizeraga pe. Ati ntabwo nizeraga yuko wowe n'umugore wawe mwaba muhuye cyangwa se mwaba muberanye bigeze ahangaha. Ati rwose ni impamvu nyinshi zimaze kugaragaza yuko ukwiye kuba wabana na Claire. Ati nawe rwose rekera aho ngaho kuba wabikabya. Ati ndetse ugomba gusubira mu kazi kawe. Ati ikindi kandi genda unegurire impano nonaha. Ati rwose impano y'agaciro ngomba kuba naha Claire cyangwa se ndibuze kwihera Claire ubwanjye ku giti cyanjye. Amaze kutwereka yuko Claire mu myaka 3 ishize yigeze kwirukana na Mr. Shi cyangwa se Gerard kwa muganga ngo ubwo yari yahuye n'impanuka ikomeye cyane. Arakwereka twigarukira hano ku rundi ruhande. Urahangaha rwose arimo kuvugana n'inshuti ye, ubwo ni Trina, na ya nshuti ye Trina we aracyafite agahinda kuko uriya mukobwa ngo ni Claire arimo kumutwara fiance we wo mu bwana. Ati rwose mu bigaragara nuko Mr. Shi nawe arengera uriya mukobwa pe. Ati byange bikunde uriya mukobwa agombe kuba yararyamanye na Mr. Shi. Ati kuko ntabwo niyumvisha ukuntu Gerard yaba akunda uriya mukobwa bigeze hariya. Trina avuga ati rwose ubundi ko numvise bavuga ngo Gerard afite umugore wa Gerard we yaba ari uwuhe? Umukobwa urahara avuga ati Miss Holder, ati ngewe hari amakuru ngiye kuguha. Ati ariko ateye ubwoba pe. Ati wenda nubyumve nabi. Ati ariko Mr. Shi, ati rwose twamwiyumviye ku giti cye avuga yuko ngo ari mu rukundo. Wibuke Mr. Shi yabivuze abakozi bose bumva. Ati ari mu rukundo, ariko nanone ngo ari mu rukundo na Claire. Ati se ibyo bintu wabyizera yuko Mr. Shi yabivuze?
umukobwa uri ahangaha sasa yatangiye kuba nk'umusazi. Baramubwira yuko Mr. Shi yavuze ngo ari mu rukundo na Claire, agatangira kumva baravuze ngo Mr. Shi ari mu rukundo nawe, ndetse inshuti ye yaramurebye ibona yuko nawe yangiritse. Ati rwose niba rero Mr. Shi ari mu rukundo nanjye, ati igisigaye ni ukuba njyewe nawe twabishyira public rwose tukabishyira hanze. Ati rero ntabwo nshaka ikintu na kimwe cyabyitambikamo. Ati ahubwo sinzi impamvu Mr. Shi atakimamagara sheri we nk'uko yabimpamagaraga na mbere hose. Ati niyo mpamvu rwose njyewe nka Miss Holder ati ngiye gukora ibishoboka byose ati niyegereze Mr. Shi. Urahangaha avuga ati none se watangira kukwita Mistress Shi cyangwa se Madame Shi, ati urumva ako kantu kataba ari sawa? Ati rwose guhera uyu munsi niko ngiye kukwita. Uyu nawe yabonye yuko inshuti ye byamaze kuyirangirana, atangira sasa kuba yamushunga, ariko nawe niwe ahagazeho atekereza yuko rimwe azaba umugore wa Mr. Shi. Arakwereka umukobwa urahangaha atangiye kuvuga ati rwose Gerard muri iyi minsi ati nsigaye mbona atandukanye pe, ati nsigaye mbona nazi ukuntu ameze. Ati ahubwo ndibaza ni gute noneho Gerard amaso ye ngiye kuyahumisha akaba ari njye mukobwa njyenyine abona ku buryo atazigera agira undi mukobwa abona. Urahanga atangira kuvuga ati rwose ndabizi yuko Mr. Shi ati rwose hari proje arimo gupanga, ati kandi ndabizi yuko izo proje ze uzigiyemo, ati rwose byatuma wowe nawe mwegerana cyane. Ati rwose ndagira ngo ufatirane Mr. Shi ku buryo butakugoye, ati nicyo nanjye ndi gukoraho cyane. Iyi ni inshuti ye ihora imushunga, ariko nanone ngo imuhagaze iruhande ndetse imubwiye yuko ngo igiye kujya imwita Madame Shi cyangwa se Madame Gerard. Umukobwa urahanga avuga ati niba nakinjira muri izo proje za Gerard bigatuma ngiye nawe duhora turi kumwe, ati rwose bizaba bimaye umwanya wo kuba namwemeza, ati ndetse bizaba bimaye umwanya wo kuba natuma agwa mu gatego kanjye. Barakwereka ahangaha Mr. Shi nyuma yo kumenya yuko umukobwa mutabaye ari uyu nguyu, yaje hano ngo aje kumuha impano. Claire avuga ati Mr. Shi na nubu ntabwo numva impamvu wankuye hirya iriya hose umfashe ku maso, ese ni igiki ushaka kunyereka? Ati Claire ati rwose ndagira ngo witegure neza, ati ndetse hano hari ikintu nshaka yuko ureba, ati noneho ubu ngubu wemerewe kuba wafungura amaso yawe. Ntumbaze ngo ni igiki hano Mr. Shi yazaniye Claire. Barakwereka hano Claire bamuzaniye kamwe mu bicurangisho cyangwa se icyo twakwita nk'umwirongi. Umusore hano yahise amubaza ati se urabona impano nakuzaniye imeze ite? Ati se urayikunze? Ngira ngo mwigeze kumva yuko Claire yigeze kujya mu bintu byo kuba yacuranga cyangwa se yigeze kujya mu marushanwa y'umuziki. Umukobwa arangije aravuga ati none si kubera iki akangaka urimo kukama cyangwa se kubera iki umwirongi urimo kuwuma? Umusore avuga ati ndabizi yuko isabukuru yawe y'amavuko itageze ndetse iri vuba, ati rero nabonye yuko iyi ariyo mpano igukwiriye, ati ikindi kandi iyo sabukuru yawe y'amavuko nayo nigera ati hazaba hari ibindi byo kuyigenera. Ati rwose ndabizi yuko ukunda gucuranga imiziki iri classique, ati ndetse niyo mpamvu nakuzaniye aka gakoresho kandi ndabizi yuko ugakunda kuruta utundi twose. Ati rero rwose ndatekereza wagerageza cyangwa se wafata impano nakuzaniye ukareba uko imeze. Umusore hano yahereje Claire icyo twakita nk'umwirongi cyangwa se fluet. Barakwereka hano umukobwa yitegereje akaraha ngaha, arangije aravuga ati none se nawe wizera yuko nari inzirakarengane ubwo banyirukanaga mu marushanwa y'umuziki? Ati wizera yuko naziraga ubusa? Claire ari kubaza umusore uri ahangaha ndetse ubona yuko Claire mu maso ye harimo agahinda kenshi cyane, bigaragara yuko ibintu by'umuziki yari yarabivuyemo bitewe n'uko yirukanwe mu marushanwa. Umusore uri ahangaha avuga ati cyane rwose, atega ubu umugore wanjye. Ati gute rero umugore wanjye yaba atari inzirakarengane? Ati ibyo baba baragushinjije byose cyangwa se ibyo bagushinjije byose ati ni ibinyoma. Claire arangije yitegereza umusore atangira gutekereza ati iyo usa baranyizeye na mbere nk'uko uyu arimo kunyizera nonaha, ati simba narirukanwe mu marushanwa ngo nsebe bene kariya kageni. Bigaragara yuko Claire mu marushanwa yigeze yagambanirwa, ndetse Claire avuga ati sinakabaye naragiye kwihisha ku cyaro, nanjye nakabaye narakomeje impano yanjye. Barakwereka umusore hano yahise akurayo umwirongi yamuzaniye, arangije amubaza ati none se ntabwo ushaka kongera kugerageza ngo urebe yuko ukibuka kugakoresha?
ati rwose akira ahangaha ni akawe. Barakwereka disi Claire yari arimo kugafata, ndetse ariko nanone afite agahinda kenshi kubera yuko iyi mpano bamuzaniye irimo kumwibutsa ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Gusa nanone mbere yuko afata impano bamuzaniye yabanje kuba yashimira nyirayo cyangwa se uwayimuhaye, avuga ati mukuri urakoze pe kubw'iyi mpano wangeneye. Umusore uri ahango ni Mr. Shi avuga ati rega turi couple, ntabwo yahita amubwira yuko yibutse ko yamutabaye. Ubanza na Claire nawe atibuka ngo umuntu yatabaye imyaka 3 ishize yakoze impanuka n'uwuhe. Ati rwose ntabwo ari ngombwa ngo ujye uvuga ngo urakoze, ati ndetse nta nubwo ibyo ngibyo mbikeneye. Terega ugomba kumenya yuko uri umugore wanjye, ati niyo mpamvu ibyo byose udakwiriye kuba wabivuga. Umusore uraha ndetse barakwereka wa mukozi we ngo ni Flip yaje hano yirukanka avuga ati boss, ati rwose turi mu bibazo bikomeye cyane. Ati se kandi ni iki cyabaye? Ati rwose hari ikintu cyabaye kuri ya projet ya Great Bay. Numbaze ngo iyo projet yitwa Great Bay ni iyihe? Ati Trina rwose yarenginze amarushanwa y'ibijyanye n'umuziki, ati ndetse barimo guhangana umuntu uri buze kuba watsinda cyangwa se bande iri buze gutsinda ayo marushanwa. Ati rwose niyo iri buze kuba yatwara buriya butaka bwa Great Bay. Ati ikindi kandi kampani iri buze gutsinda iri buze kubutwarira ubuntu hatagiyeho ibintu bya kompetisiyo z'amafaranga. Urebe ngo Claire yarenginze nako Trina yashyizeho amarushanwa, ngira ngo niba mwibuka neza Trina ndetse na wa mushuti we ngo hari projet z'uyu musore bashakaga kwinjiramo. Ati ndetse izo projet nizo zari gufasha Trina kuba yakegerana na Mr. Shi cyangwa se Gerard. None bivuze ngo Claire yahise ashyiraho amarushanwa, ubanza yashakaga kuba yatsindira ubwo butaka kugira ngo rwose abone uko yigarurira umutima w'uyu musore. Barakoreka kumbe ahangaha ubanza bande ya Trina uyu mukobwa cyangwa se Miss Holder, ubanza bande yabo bazanye irimo gutsindwa. Ndetse barakwereka hano hari umugabo wakomeje kubaseka avuga ati rwose mw'abakobwa mwe murashimishije. Ati ni ukuri imiziki yanyu ya classique, ati rwose ni umwanda nta muntu n'umwe wayumva pe. Ati rwose ubu ngubu ndakeka n'amarushanwa yarangiye. Ati se hari ikindi mufite kuba mwagaragaza? Ati rwose buri kimwe ahangaha kirigaragaza pe. Ati imiziki yanyu ya classique nta hantu ihuriye n'imiziki iri moderne cyangwa se imiziki igezweho. Ngira ngo abantu bazi iby'umuziki aho ngo barabyumva neza cyane. Imiziki ya classique ni imiziki iba abantu bakunda kumva ituje, igenda gake cyane. Hanyuma imiziki iri moderne ni imiziki igezweho twese twumva kuri ubu ngubu. Ahangaha rero uyu Trina ngo yashyizeho amarushanwa kugira ngo natsinda aze gutwara ubwo butaka, kuko yari abizi yuko boss we yashakaga kuzabugura. Yumva yuko ibyo biri buze gutuma yegerana n'uriya musore ngo ni Gerard. Trina avuga ati ariko ntabwo birarangira. Umugabo urahamubwira ati ariko wa mukobwa urabizi yuko twakoze deal. Ati ndetse niba imiziki yanyu iri classique itsinzwe, ati rwose ndakeka nta bindi bintu byo kuba mwarushanwamo, ndakeka buri kimwe cyose cyarangiye. Ati ndetse ubu ngubu abatsinze, ati rwose bashaka bajya kwifatira ubutaka bwabo. Ati mwamaze gutsindwa. Ndetse barakwereka uraha yahise avuga ati ariko Trina ni manager uri aho ngaho usanzwe. Ati ndetse Mr. Shi nta n'uri aha ngaha, nta nubwo ibyo ngibyo uri kuvuga byo gusinya we hari ikintu abiziho. Umugabo uri aha ngaha barakwereka umujinya wahise umwica. Arangije avuga ati ariko ndabona rwose stamp iri aha ngaha ari iya kampani yanyu. Ati rero kuva hariho stamp ya kampani yanyu ndetse y'umuyobozi mukuru, ati rwose bigaragara yuko ari umuyobozi wanyu wasinyeho. Ati twe ntabwo twitaye ku wazanye iyo stamp, dupfa kuba turi kubona yuko umuntu wateyeho kashe ari iya kampani yanyu cyangwa se ari iy'umuyobozi wa kampani yanyu. Bigaragara yuko uyu mukobwa ngo ni Trina yibye kashe ya boss we akajya kuyikoresha mu bintu nk'ibi ngibi, agira ngo arebe yuko yatsindira ubutaka kugira ngo anatware amarangamutima y'uriya musore ngo ni Gerard. None sasa birangiye atsinzwe, bivuze ngo Gerard agiye guhomba ubwo butaka kandi bwasaga nk'aho ari ubwe. Barakoreka sasa ahangaha batangiye kubura ibyo bavuga ati ariko nta nubwo amarushanwa ararangira. Ati ikindi kandi Miss Holder nawe wibuke yuko ari buze kujyaho akaba yacuranga. Gute se ushaka kuvuga yuko amarushanwa yarangiye Miss Holder yari yacuranga usibye iriya bande yacu twazanye imaze gutsindwa? Umugabo uraha yaravuze ati we sinzi impamvu mutarimo kureba yuko amarushanwa yarangiye. Ati ndetse mwamaze guhomba, ndakeka nta bindi mufite kuba mwavuga ahangaha.
ati se na n'ubu muracyashaka kuba mwahangana? Ati wenda reka tuzahangane ikindi gihe mufite ibindi mwashese. Ati naho ubundi ubu butaka rwose twamaze kubutwara ndetse na kontara isinye iri aha ngaha. Ati ikindi kandi nizere yuko ibyo murimo kubyumva mutari buze kuba mwatugura. Ati rwose guhera muri aka kanya Great Bay ati rwose ntabwo ikiri mu maboko yanyu. Ati ndetse n'abantu bose bari aha ngaha babirebaga ntabwo aya marushanwa yabereye mu bwihisho. Ati rero nta muntu n'umwe utabibonye yuko mwatsinzwe. Ati rero mwige kurinda ijambo ryanyu mureke kwisubiraho. Ati ahubwo bari abasore batsinze bashaka bavuye tukagenda. Ubanza buri wese hano yari yazanye bande ye ndetse zirimo guhangana. Hanyuma rero uyu mukobwa ngo ni Trina, abakobwa yari yazanye ngo bacurange imiziki ya classique ngo ari nayo miziki kampani yabo ihagarariye. Bigaragara yuko hano batsinzwe ndetse barakwereka amarushanwa yasaga nkaho ahangaha arangiye, ariko nanone Mr. Shi nawe yari amaze kumenya amakuru Philippa yamuzaniye, yahise aza ahangaha ikitaraganya ndetse yari amaze kumenya yuko uyu mukobwa ngo ni Trina yateje ibibazo. Barakwereka muri ako kanya Mr. Shi hano yaje avuga ati ariko ndakeka ati rwose uwo nguwo atari ngewe urimo kuvuga ngo watsinzwe, kubera yuko ngewe ntabwo njya mpfa gutsindwa gutyo gusa byoroshye. Barakwereka Trina hano sasa yaje yisetsa imbere ya Mr. Shi, yumva Mr. Shi nta kibazo na kimwe ari buze kumubaraho. Umusore arangije avuga ati ariko wagakobwa gute uteza ibibazo nk'ibi ngibi warangiza ukaza unyereka n'amenyo yawe? Umusore uri ahangaha yarakaye ati rwose uraza unseka imbere hanyuma y'ibibazo byose wateje? Avuga ati ariko nakoraga uko nshoboye kose kugira ngo ndebe yuko iriya poroje ya Great Bay nayitsindira. Ati ntabwo narinzi yuko biri buze kugenda gutya. Ati cyane yuko ariko tutaranatsindwa byeruye ntabwo amarushanwa yigeze arangira kuko ngewe ntabwo nigeze njyamo ngo mangane. Ati kandi ikindi nawe ndakwizeza yuko nari buze gutuma uhomba. Ariko nubwo uyu mukobwa avuga gutya byasaga nkaho amarushanwa arangiye ndetse bari bemeye gutsindwa, nuko abonye uje asa nkaho amuvuganira, ariko nawe nta kindi aranira ni kampani ye ntabwo ashaka yuko ijya hasi, cyane yuko uyu mukobwa ngo ni Trina yakoresheje stamp cyangwa se kashe ya kampani. Ikigabo kiraha cyatangiye kuvuga ati none se uri ahangaha kugira ngo wicuze ibyo wakoze cyangwa uri ahangaha kugira ngo rwose uhe felicitation abantu bagutsinze? Umusore uri ahangaha avuga ati ibyo ngibyo ntabwo biri buze kuba. Ati ndetse ndagusezeranya nta nubwo ibyo bintu byaba pe. Ati ngewe ntabwo njya mpfa gutsindwa gutyo gusa byoroshye. Umugabo uraharangije amukomera amashyi ati ati ni byiza rwose kubyumva yuko udapfa gutsindwa gutyo gusa byoroshye. Ati ariko niba ureba neza ati rwose n'ubundi amarushanwa yarangiye. Uwo ni umugabo uraha. Ati ikindi kandi ati rwose niba mwumva hari ikintu mushaka kurenzaho ati rwose ubutaka bwa Great Bay ntabwo bukiri mu maboko yanyu. Ati ubu ngubu uriya mutungo uri mu biganza by'uyu mugabo niwe uri buze kugira icyo abivugaho. Ati Mr. Allen. Umugabo uri ahangaha amwita Mr. Allen. Ubundi Allen twebwe tumenyereye yuko ari izina ry'abakobwa cyangwa se izina ry'abamama, ariko umugabo uri ahangaha nawe yitwa Mr. Allen. Avuga ati rwose njye namaze gusinya kontara. Ati rero sinzi impamvu rwose Mr. Shi ari kubigarura inyuma. Mr. Shi avuga ati arega bisa nkaho hano ari groupe ebyiri cyangwa se kampani ebyiri zirimo guhangana. Ati rero nta mpamvu yuko rwose mwabikora nkaho ari ibintu biri personal, ari ibintu by'abantu babiri barimo guhangana. Niba hari amategeko runaka akurikizwa nangaha mugomba kuba mwakompeta, ariko nanone mukurikije ayo mategeko. Ati rwose ngewe nintsindwa ndibuze kubyemera, ntabwo ndibuze guteza akaduruvayo cyangwa se ntabwo ndibuze kuba nateza ibibazo. Barakwereka Trina sasa yabonye ko bamuvuganiye yarangira avuga ati cyane rwose ibyo avuga nibyo. Ati ikindi kandi mwibuke yuko ngewe hano ntabwo nigeze ncuranga ngo turebe ngo ni bande batsinda, usibye itsinda ryanjye nizaniye gihacuranze rigatsindwa. Umugabo araha avuga ati rwose bisa nkaho wa mukobwa we utajya wemera gutsindwa pe. Ati ariko cyane yuko n'ubundi wowe utahangana na Allen mu gucuranga, ati n'ubundi ari buze kukurengaho. Ati noneho wowe zana abagabo bawe duhangane turebe ngo ninde uri buze gutsinda. Ngewe rwose ntabwo mfite ikibazo cyo kuba natsindwa, cyane yuko nzi ko ibyo bitambaho. Uwo ninde? Ni Trina, ndetse arimo kwiyemera cyane. Hano haba harimo n'akantu ko kugira ngo arebe yuko yakemeza uyu musore kugira ngo amutsindire.
Allen uraha yahise ahaguruka avuga ati ariko se ako gakobwa ko numva kifitiye confidence nyinshi gafite ikihe kibazo ubundi? Ati wa mukobwa reka nze nkwereke, guhera uyu munsi utazongera kwiyita n'umuntu rwose uzi ibintu bya muzika. Ati ugomba kuba utazi Mr. Allen wahanganaga nawe, kuva ryari warabonye umubosi uri mu makoti uzi ibintu by'umuziki? Ubundi nagaruka abantu bazi ibintu by'umuziki tuba tubamenyereye. Ati uyu Mr. Allen aracuranga indirimbo ziri modern zigezweho, ndetse uyu mukobwa ngo ni Trina nawe acurange indirimbo ziri classique, indirimbo zituje. Barakwereka sasa ahangaho uyu mukobwa bamuhaye igicurangisho cye, niba twacyita gitari, ni gitari zimwe z'abantu bo muri Aziya, zimwe rwose za kera cyane. Wibuke n'ubundi ngo abangaba bacuranga indirimbo ziri classique cyangwa se indirimbo zituje. Ndetse uyu nguyu Mr. Allen cyangwa se uyu mugabo ngo ni Allen bahanganye, we akaba agiye gucuranga indirimbo ziri moderne cyangwa se indirimbo zigezweho. Barakwereka sasa ahangaha Trina yatangiye kubwira boss we ati Gerard we, ati rwose wowe nyizereramo, ntabwo ndi buze kugutenguha. Ariko nanone ashyiramo n'akarimi ko kumureshya avuga ati rwose sinatuma utsindwa pe. Gerard arangije azunguza umutwe ati ati sawa reka mwizereremo. Umusore uri ahangaha ngo ni Mr. Allen nawe avuga ati wa mukobwa rwose, guhera uyu munsi ngiye kukwandikira inkuru mbi ku buzima bwawe utazigera wibagirwa. Ubanza uyu mugabo uri ahangaha yiyizeye, ndetse Mr. Allen uri ahangaha we afite violin niyo agiye gucuranga. Umukobwa uri ahangaha ngo ni Trina cyangwa se Miss Holder afite gitari, ndetse ngo bagiye mu marushanwa, umwe aracuranga classique music undi acurange iziri moderne cyangwa se izigezweho. Ngo agakobwa ndashaka kukwemeza guhera uyu munsi umenye yuko rwose ngewe ndi umuntu badapfa kwisukira cyangwa se badapfa guhangana nawe. Mr. Gerard cyangwa se Mr. Shi avuga ati ariko se wa mugabo we mwavuye mu magambo mugatangira. Umugabo uri ahangaha nawe yifitiye confidence, ariko reka turebe ngo biri buze kugenda bite. Mwibutsa wowe utarakanda subscribe kuri iyi channel ko urimo gucikwa kandi iki ari cyo gihe. Ikindi kandi ko buri munsi hano mugiye kujya mubona inkuru, umunsi ku wundi muzajya mubona filime zimeze nk'izi ngizi ndetse zinaryoshye kurushaho. Barakwereka sasa ahangaha Trina yatangiye gucuranga, ariko Trina uko anacuranga afitemo akantu k'ishyari, kuko muri iyi minsi rwose uyu musore ngo ni Mr. Shi atamwitayeho, ndetse ari gukora iyo bwabaga ngo arebe yuko yamutsindira. Barakwereka umugabo uri ahangaha yaramanze nje aratuza yumva ibyo uyu mukobwa ari gucuranga, ndetse hano bose bacurangira icyarimwe. Hano haba hari abandi bantu bari gukoresha ibindi bikoresho bakabashyiriramo utu background music cyangwa se imiziki y'inyuma itumvikana cyane, ubundi babiri bari ahangaha sasa bagakompeta. Barakwereka Gerard nawe yakomeje kumva ibyo abacuranga imbere barimo gucuranga, ubwo ni Trina ndetse ahanganye na Mr. Allen. Hano hari n'abandi bantu benshi bakurikiye ayo marushanwa, ndetse barakwerekana wa mupampa wa Trina yari ari aho ngaho, buri kimwe cyose kiri kuba hano arimo kucyitegereza. Barakwerekana ku rundi ruhande hari n'abandi bakobwa bagenda babashyiriramo imiziki y'inyuma, ariko nanone Trina ukacuranga hano akagenda atekereza avuga ati icyo byansaba cyose ngo Mr. Shi abe umugabo wanjye ndibuze kugikora. Ni ukuvuga ngo uyu mukobwa ari gucuranga n'umutima we utari hamwe. Ati rwose iyo miziki yawe ya classique wa mukobwa we, ati iteye asye nta muntu n'umwe wakishimira kuyumva pe. Ati ahubwo ndagira ngo utege amatwi wumve ikintu bise umuziki uri moderne. Ati kubera yuko ibyo bintu bye buri muntu wese yamaze kubirambirwa. Ati ibyo bintu bye bihora byisubiramo nta muntu n'umwe ushaka kuba yabyumva. Barakwereka Trina yumvise umugabo uri ahangaha ngo ni Mr. Allen, arangije araceceka aramwihorera arakomeza aracuranga, ariko n'abantu bari ahangaha barimo kubyumva yuko ibintu Trina arimo gucuranga bidashishikaje ku buryo byatuma atsinda. Ariko wa mupampe wewe agakomeza amushyigikira. Ati se muri kumva uburyo Miss Holder ari intyoza mu bintu byo gucuranga? Ati rwose Miss Holder ni uwa mbere. Ati ndetse uriya mugabo nta nubwo yamutsinda. Ati ikindi kandi buriya Trina yagiye atwara ibikombe byinshi bigiye bitandukanye mu bintu bya muzika. Ati n'umukeka yuko umugabo nk'uriya w'umunyamahanga tutazi iyo aturuka ari buze kumutsinda pe. Ati Miss Holder ni uwa mbere muri uyu mujyi, nta muntu n'umwe utabizi. Iyo ni ya nshuti ya Trina irimo kugenda imutakagiza, ariko nanone uwo atakagiza ibintu acuranga hano ntabwo byumvikana. Ndetse barakwereka ahangaha
Claire nawe yateze amatwi. Ngira ngo niba mwibuka neza, Claire nawe yagiye ajya mu marushanwa y'ibintu by'umuziki, yateze amatwi yumvise ibintu Trina arimo gucuranga, yumvise n'ibyo abakobwa inyuma bari kuvuga, arangije avuga ati hoya, ibintu murimo kuvuga muri kwibeshya pe, Trina ntabwo ari buze gutsinda aya marushanwa, ahubwo Trina agiye guhomba. Wumve, barakwereka uri inyuma we arabizi yuko Trina asa nk'uhanganiye umugabo na Claire, arangije aravuga ati Claire, iryo ngiryo ni ishyari ugize, ati iryo ni ishyari ry'uko Trina azabana na Mr. Shi kandi nawe umukunda. Ibyo abivuga gake kugira ngo Mr. Shi atamwumva, ati cyane rwose Claire ni ishyari yagiriye Trina. Barakwereka hano ariko nanone Mr. Shi cyangwa se Gerard yahaye agaciro ibyo Claire avuze, arangije avuga ati none se ni iyihe mpamvu Trina atari buze kuba yatsinda? Ati rwose ndagira ngo umbwire. Ari kubaza Claire, Claire arangije amubwira ati itegereze amaboko ye urebe n'uburyo arimo gucuranga. Ati rwose uriya mukobwa mu by'ukuri afite impano, ati ariko nanone ni umuntu utihangana cyangwa se ni umuntu utazi kwihangana, ikindi kandi arahatiriza, kandi ntabwo umuziki uba usaba ngo umuntu awuhatirize. Ngira ngo niba mwibuka neza, Claire nawe yahoze avuga ati iyo usa naragize abantu banyizera mwariya marushanwa bakumva yuko ndi inzirakarengane, ati nibura ntabwo nakabaye naraviyemo kuri finale. Ariko uri inyuma hariya nanone ushyigikiye Trina avuga ati wagakobwa ndabizi yuko ariga iryo ari ishyari ririmo kukuvugisha, ati rwose uriya mukobwa impano ye nta muntu n'umwe uyishidikanyaho, ati impano ye ni iya mbere. Trina bavuga we hano ntabwo arimo kubumva, yibereye ku kintu cy'umuziki, ndetse Mr. Allen barumva yuko umuziki we uri moderne urenze buri muntu wese uri ahangaha arimo kubyumva, usibye umupampe wa Trina hano uri gukomeza amuhagazeho. Barakwereka sasa abari ahangaha bakomeje kumva umuziki, ndetse Mr. Allen uri ahangaha yitegereza uburyo Trina arimo gucurangamo. Claire nawe uri ahangaha yakomeje kubitegereza bose. Barakwereka muri ako kanya wa wundi ushyigikiye Trina cyangwa se wa mupampe wa Trina yakomeje avuga ati rega Claire, wowe impamvu zose uri gushidikanya ku bumenyi bwa Trina ndazizi, ati ariko nanone njyewe nta kintu kibi nigeze nkora, ikindi kandi kuba nakeka nabyo ntacyo bitwaye, ati wenda reka tubibare yuko ibyo mvuze byose naketse, reka dutegereze yuko Miss Oda aza gutsinda, ntabwo akeneye kuba yahangana nabo cyangwa se yaterana nabo amagambo. Barakwereka hano abafana barakomeje barafana, noneho umugabo uraha ngo ni Mr. Allen arangira avuga ati wagakobwe rero nari nakorohereje ngo ubanze wumvikanishe utwo tuntu twawe tutamaye agaciro, ati sasa reka mwumvise icyo bita umuziki uri moderne cyangwa se umuziki ugezweho. Umugabo uraha sasa yahise atangira gukurayo utuntu tw'utumanyeri asa nkaho aribwo agitangira. Trina sasa hano abona batangiye kumutsinda, ndetse abona umugabo uri ahangaha uburyo arimo gucurangamo imiziki ye niyo iri kumvikana cyane kurusha iya Trina. Trina sasa nawe hano atangiye kumva ari gutsindwa, yatangiye kuba yakoresha imbaraga nyinshi ndetse n'umujinya agira ngo arebe yuko yatsinda uyu mugabo uraha ngo ni Mr. Allen. Uko umukobwa yagacuranze yahise aca umurya wa gitari yakoreshaga. Dore sasa ngo umukobwa uri ahangaha araseba, ahangaha ubusebye imbere y'abantu gucuranga ugaca umurya uba umeze ahangaha nk'urimo kwiga. Barakwereka Mr. Allen nawe abonye yuko umukobwa bimurangiriyeho yahise arekera cyane yuko byagaragaraga yuko yanamutsinze. Bigaragara yuko ubutaka uriya musore yagombaga gutwara cyangwa se ubutaka bwa Mr. Shi, bigaragara yuko uyu mugabo ngo ni Mr. Allen abutsindiye. Mr. Allen urahavuga ati wa mukobwa rega ntuzongere gushidikanya kuri violine yanjye, ati ibyo bintu byawe ubucuranga ni umwanda, nta muntu n'umwe wakishimira no kubyumva. Birakwereka umukobwa uri ahangaha sasa byaramucanze, umugabo yashakaga gutsindira ateza ibibazo byose bigaragara n'ubundi ko atakimutsindiye. Ati rwose Mr. Shi, ati reka nizere yuko utakiri mu marushanwa noneho ahangaha wamaze kwemera, ati cyane yuko rwose umukobwa wawe n'igicurangisho cyamaze kucyangiza, ati ubutaha azajya gushaka ahandi yigira gucuranga, hano ntago ariho baza gucira imirya y'amagitari. Umukobwa urahatangira kwidefana avuga ati Mr. Shi, ati rwose nari nagerageje ndetse nakoze iyo bwabaga, ati ikindi kandi iyo bitaza kuba umunwa w'ako gakobwa ngo ni Claire kamvugiraga mu matwi kavuga ngo ndibuze gutsindwa, ati ibi byose ntabwo biba bibaye, nuko ako gakobwa katangiye kuvuga ngo nibuze gutsindwa kagatuma mba overstrated cyangwa se kagatuma mba nk'utaye umutwe, none bikaba byatumye ntsindwa. Wumve
ati wa mukobwa ibyo ngibyo birahagije mureke guterana amagambo. Claire yari atangiye kuvuga ati njyewe se ni njyewe watumye utsindwa. Barakwereka umugabo uri aha yatangiye kuvuga ati bigaragara rero yuko ibyanyu bibarangiriyeho. Ati se none ubu ngubu hari ikintu muri buze kurenzaho amarushanwa asarangiye? Mr Allen yavuga ati amarushanwa yamaze kurangira. Ati none se urabona uwo Gerard ari we uri buze guhangana nanjye noneho ko uwo yari yizeye cyangwa se uwo yari afite wa mbere mu ba mbere namutsinze, uragira ngo Gerard ari we uza guhangana nanjye? Ati rwose mu bigaragara nuko amarushanwa yarangiye. Ati ndetse isi yose igomba kumenya yuko imiziki yanyu ya classique ari umwanda, nta kintu na kimwe kiyirimo. Dore sasa ahangaha ngo Gerard cyangwa se Mr Shi araseba, bigaragara yuko kampani ye ahangaha yose ibingibi bayibibaraho, ntabwo babibara ku muntu umwe, ntabwo babibara kuri boss cyangwa se ngo babibare ku mukozi, ahubwo iki ngiki kiba ari igisibo cya kampani yose. Ati ubundi muri business ni umugabo uri ahangaha urimo kuvuga ati rwose abantu bose bajyaga bashyira hejuru Mr Shi ndetse rwose bamugaragaza nk'umuntu ukunda imiziki iri classique, rwose bumva Mr Shi ari umuntu wa danger. Ati ariko ubu ngubu noneho reka nizere yuko tugaragaje ukuri. Ati ndetse n'abanyamakuru bari aha bafite inkuru nziza bari buze kwandika. Ati ikindi kandi mu myaka mike ati rwose ntago repetition cyangwa se uko abantu baye bakuzi bari buze kuba babikuziho Mr Shi. Ati rwose ubu ngubu bikurangiriyeho. Mr Shi avuga ati rekera aho ngaho kuba wavuga uwo mwanda wa mugabo. Ati wenda biba umwanda cyangwa se bibiki, ati ariko byagaragaye yuko kampani yanyu idashoboye. Ati rwose kampani yanyu ahangaha yamaze guseba. Ati ndetse mwatsinzwe ndakeka kandi hano nta kindi muri buze kuba mwarenzaho. Ati ikindi guhera aka kanya cyangwa se guhera muri uyu mwanya, ati buri wese agomba kuba yamenya ibi ngibi, ntihazagire umuntu n'umwe wongera kubizera yumva muri abantu bagatangaza cyangwa se yumva muri abantu bakora ibyo abandi batashobora. Ati ubu ngubu namwe mugiye kujya mu bantu batsinzwe cyangwa se bahora batsindwa amarushanwa. Ati se kandi hari ikindi uri buze kurenzaho Mr Shi? Ati rero sasa iki nicyo gihe kugira ngo isi nawe ibone rwa ruhande rwawe rw'igisebo cyangwa se ibone guseba kwawe. Umukobwa uri aho ngaho ibyo byose ari kubyumva, ariko nanone Trina uri aha ngaha avuga ati iyo bitaza kuba uwo mukobwa ngo ni Claire wakomezaga amvugira mu matwi agatuma ncanganyukirwa avuga yuko ngiye gutsindwa, ntabwo ibi ngibi biba bibaye ngo nce umurya w'iyi gitari. Ndetse Trina hano yatangiye kumva yuko ibyo yakoze byose bisebeje boss we, yaje hano agira ngo arebe yuko yadefanda, ariko n'ubundi ntacyo biri buze gutanga. Umugabo uri aha yaravuze ati none se wa mukobwa hari ikindi ushaka kurenzaho? Ati rwose muri aka kanya niwe wari uhagarariye Mr Shi. Ati rero ntabwo tuvuga yuko ari wowe watsinzwe. Ati rwose hano umuntu watsinzwe ni Mr Shi, ntabwo ari wowe wagakobwa we. Ati ikindi kandi ati guhera uyu munsi nta muntu n'umwe uzongera kumwizera nk'umuntu wa danger. Ati reka nizere yuko iki gisebo mukuye ahangaha no kuba mubuze ubura butaka bwa Great Bay, ati rwose bitari buze gutuma kampani yanyu ijya hasi. Sinzi ukuntu biri buze kugenda abanyamigabane ba kampani nibumva yuko rwose kampani yanyu yahombye ubutaka bungana kuriya mu bikorwa nk'ibi ngibi by'amafuti cyangwa se bitewe n'ubuswa cyangwa se ubujiji bwanyu. Umugabo uri aha ngaha yakomeje acyurira Mr Shi avuga ati Mr Shi, ati se noneho ubu ngubu urabyemeye kuba watsindwa? Ati reka nizere yuko noneho ubu ngubu ubyemeye. Barakurika sasa mu Claire muri ako kanya yabonye barengereye avuga ati buretse. Ati se ubundi ninde wavuze yuko amarushanwa yarangiye? Kuva ryari mwashyizeho umurongo ko amarushanwa yarangiye? Ninde wabwiye yuko abari kuducurangira cyangwa se abazi gukoresha ibikoresho bya muzike mu bakozi bacu barangiye? Barakoreka wa mupampe wa Trina yatangiye kuvuga ati se Claire wowe urumva mu bibazo nk'ibi ngibi Mr Shi arimo wamufasha iki waretse kuzamura umunwa wawe? Ati ubundi umukobwa w'umukrina nkawe nta n'ikintu akwiye kuvuga hano. Claire arangije abaza Gerard ati se hari itegeko ribuza yuko umukrina we yakivanga mu by'aya marushanwa? Gerard arangije aravuga ati oya, cyane yuko abizi ko Claire nawe ku kintu cy'umuziki arenze cyangwa se ari uwa danger. Ati oya rwose iryo tegeko ntarihari rivuga yuko umukrina atemerewe kuba yakatendinga amarushanwa nk'abandi bakozi. Ati ikindi kandi Claire we ntabwo ari ngombwa rwose yuko wihatiriza. Ati ntabwo ari ngombwa yuko rwose wishyira muri ibi bibazo cyangwa se ujya guseba. Ati rwose byihorere.
Claire avuga ati ubwo nirukanwaga mu marushanwa cyangwa se ubwo bankuraga mu marushanwa, ati rwose kuva icyo gihe kugeza na n'ubu ngubu iyi myaka yose ishize ntabwo nigeze mbona amahirwe yo kuba navuza umwirongi wanjye cyangwa se kuba nacuranga umwirongi wanjye. Kariya gakoresho akoresha niba ari umwirongi ubwo abakazi neza baza kutubwira, ariko njye ndabona ari umwirongi. Ati rwose kuva ibyo ngibyo byaba, ati hashize imyaka myinshi nakoresha kimwe mu bikoresho bya muziki, ati ko ndakeka noneho ubu ngubu nagerageza. Barakwereka sasa uyu Trina yatangiye kubona yuko Claire asa nkaho aboneyeho amahirwe yo kwiyegereza uyu Gerard. Icyo uyu Trina atazi nuko umugabo arwanira n'ubundi yamaze gusezerana n'uyu Claire. Atangiye kuvuga ati se agakobwa k'akanyacyaro nkawe urakeka hano wakora iki? Gerard arangije aravuga ati Claire umwanya ni uwawe, noneho nawe ubu ngubu wajya mu marushanwa. Barakwereka wa mugabo wasaga nkaho ari ku ruhande rwa Mr Allen ariko nanone akaba ari umujaji, avuga ati ariko se na n'ubu ngubu ntabwo ushaka guhomba? Ati uri buze kwemera ko watsinzwe ryari Mr She cyangwa se Gerard we? Ati uri buze kwemera ko watsinzwe ryari? Gerard avuga ati rwose iyi niyo round ya nyuma, ati ndetse nyuma yuko iyi round iri burangire, ati rwose umukino uri buze kuba urangiye, ati nintsindwa ndabyemera ndataha ndetse buriya butaka bwose buraba bubaye ubwanyu. Ati ikindi kandi nanjye nintsinda, ati rwose muze guhita muva ahangaha nta kintu na kimwe muvuze. Barakwereka Mr Allen uraha yaravuze ati ati ibyo ngibyo nabyo, ati cyane rwose ibyo ngibyo nta muntu n'umwe utabyemera. Ati twese turi ahangaha reka turebe rawundi ya nyuma. Ati kuva Mr Allen ari ahangaha ndetse na violine ye, ati rwose ndetse nawe akaba yabyemeye, ati urumva ari nde wabihakana? Ati rwose reka dutangire. Ati se urakeka uyu muklina wo muri kampani yawe n'uyu mwirongi we ari byo biri buze gutabara imiziki yanyu ya classique? Barakwereka umukobwa yahise akurayo umwirongi ndetse hano umugabo yaramubajije umugabo yaramubajije ati n'uwo mwirongi we ari kuvuga atanazanye hano, umukobwa hano yahise awukurayo avuga ati rwose ngiye kuva mwemeye ko njya mu marushanwa, ati ndetse nkaba ngiye gucuranga imiziki ya classique, ati rwose nta kintu bitwaye n'ubundi umwirongi wanjye ni kimwe mu bikoreshwa mu muziki ya classique. Ati ikindi kandi nabwo niba nawe mutawemera mumbwire nkoreshe ikindi gikoresho cyose mushaka, bigaragara yuko Claire ibintu bya muziki afite ikintu kinini abiziho. Ati we rwose wa mukobwa njyewe igikoresho ukoresha njye nka Mr Allen ntabwo nyitayeho pe, ati nushake uze hano ukome amashyi, ati se ibyo ngibyo ninde ubyitayeho? Icyo dupfa nuko ukompeta ndetse buri muntu wese uri hano akabibona yuko watsinze cyangwa se watsinzwe. Claire hano asekamo gake avuga ati ati noneho reka dutangire amarushanwa, ukurikire akantu ku kandi ndetse filime yacu iracyakomeje ntabwo iragera ku musozo wayo. Barakwereka sasa Claire yaje hano kuri stage ngo ahangane n'uyu mugabo ngo ni Mr Allen. Mr Allen avuga ati se koko wa mukobwa nyuma y'ubumenyi bwanjye umaze kubona urumva ushaka guhangana nanjye? Ati cyane rwose ngenda hangana nawe, ati ikindi kandi rekeraho ngaho kuba wavuga amagambo menshi dutangire. Umugabo urahavuga ati none se ni iyihe ndirimbo turi buze gucuranga? Claire avuga ati iyo ushaka yose. Ati noneho sasa reka dutangire. Claire sasa yitegereje abacuranzi bose baraha cyangwa se abandi bari gukoresha ibikoresho bya muzika, mwibutsa yuko aba bandi baraha nababashyiriramo akazi k'inyuma katumvikana neza kugira ngo ibyabo bize kuza hano biryoshye. Ubwo aho ngaho abantu bakunda kumva umuziki cyangwa se abantu baba mu bya muzika ibyo ngibyo baba babyumva neza cyane. Barakwereka abantu hano babashyiriramo umuziki w'inyuma batangiye gucuranga ndetse Claire ubu ngubu niwe ugiye guhangana nande n'uyu mugabo ngo ni Mr Allen. Barakwereka Mr Allen yakomeje yitegereza aka gakobwa avuga ati ariko se agakobwa kumvisha uburyo ncuranga kakaba katatinye kakaba gashaka guhangana nanjye, ubu ngubu kizeye ibiki? Mr Allen yahise avuga ati ariko nawe reka mutsinde kugira ngo noneho nabemeze n'undi munsi batazanamenyera. Arangije ahita akurayo violine ye. Claire we sasa nk'umuntu utisanga muri aba bantu b'abakire bari ahangaha aratuje ndetse ahagaze kuri stage ubwo Mr Allen yatangiye gucuranga. Claire we nta n'ikintu na kimwe aratangira, we arimo kumva gusa yateze amatwi. Ukurikire akantu ku kandi
ndetse barakwereka Philippe nawe hano yari ari kumwe na Gerard cyangwa se Mr Shi, bose bateze amaso bateze n'amatwi bari kugira ngo bumve ese Claire ni igiki kidasanzwe azanye hano, ese koko ari buze kubatabara atume ubwo butaka bwa Great Bay babutsindira babutware, cyangwa ibyo ngibyo ntabwo biri buze kuba byabaho. Barakwereka sasa hano abari ahangaha batangiye kubashyiraho umuziki, ndetse na Mr Allen ariko akomeza acuranga yumvikanisha umuziki we, cyane yuko n'ubundi abantu hano bari bamaze kumva ubumenyi bwe cyangwa se bari bamaze kumva impano ye mu kuba yacuranga. Trina nawe ateze amatwanga ategereje kumva ibyo Claire ari buze kuba yacuranga. Mu kanya Trina yavugaga ati ariko se undi wa mukobwa we, umuturage wo ku cyaro urumva ari nde wakumva imiziki yawe? Aribwo Mr Shi nawe yahitaga avuga ati ariko ngewe imiziki ya Claire nayumva, ati ndetse nayumva nkanayisubiramo urebe, ariko sinzi niba haba hari ahantu Mr Shi cyangwa se Gerard yaba yarumvishe Claire arimo gucuranga. Abakobwa bari batangiye kwibaza ati none se Claire we kadatangira yagize ubwoba yatinye kubera iki we atarimo gucuranga? Trina avuga ati ariko se murakeka Claire ahangaha yahangana? Ati rwose ahubwo sinzi impamvu yemeye kuba yajya imbere hariya ngo ajye kuhasibira pe. Ati n'ubundi niba natsinzwe bivuze ko twatsinzwe, Claire nta kintu afite yabikoraho, nta n'uburyo bwo kudutabara afite. Barakwereka abari ahangaha bose batangiye kwiheba bavuga ati yewe n'ubundi byari byarangerega, sinzi impamvu yajyaga imbere ngo ashaka kuba yadutabara cyangwa se nawe ashaka kuba yacuranga ngo agire abo yemeza. Abakobwa bari ahangaha byabacanze, ati kundi kubera iki yemeye kujya kwisebya imbere hariya, yumva we nari kubyihorera, ubu se twese ko twacecetse tukaguma ahangaha? Murabizi amagambo y'abantu ntibyabura. Claire sasa amaze kumva yuko Mr Allen agejeje hagati, Claire nawe hano yahise azamura umwirongi we atangira kubashyiraho umuziki wa classique utuje, ndetse umuziki umeze neza cyane nk'umuntu rwose wabyize utarabyumvise ahantu ngo ahite yigira inama yo gucuranga. Barakwereka abari ahangaha na Trina arimo, bose barumiwe bavuga ati se bishoboka bite? Yuko ntabwo bazi ko Claire yize ibiki cyangwa se afite ubumenyi mu bintu byo gucuranga, ndetse yagiye no mu marushanwa akaviramo kuri finali biturutse ku bugambanyi. Barakwereka n'abari bari gucuranga hano bose bahise barekera, ndetse na Mr Allen hano yahise arekera ibyo yari arimo gucuranga atangira kumva ibyo Claire arimo gucuranga. Gerard we hano yari yumiwe avuga ati ye wibuka kariya gakoresho arimo gukoresha ni impano yamuhaye mu kanya kubera yuko ngo yamutabaye imyaka 3 ishize. Barakwereka Claire hano yabanyurijeho umuziki we, ndetse umuziki utarafashe n'umwanya munini. Abakozi bari bavuga ati mana yanjye ntabwo nizeraga yuko Claire yaba ari agatangaza kuri, ati se buriya bumenyi Claire yaba yarabukuye he umukirina nk'uriya koko? Ati rwose nta kuntu ibi bintu bishoboka. Gerard hano nawe yahise abibona yuko atsinze, ubundi hari ukuntu uba uri guhangana n'umuntu ugatsindwa nawe ukabibona yuko koko watsinzwe utari buze kugira ikindi kintu urenzaho, ndetse n'ikibikwerekana Mr Allen nawe wari uri guhangana na Claire yarekeye gucuranga ibyo yacurangaga atangira kumva umuziki wa Claire. Dore n'abandi bacuranzi bose bari bari gushyiramo background music cyangwa se umuziki w'inyuma barekeye ibyo bacurangaga. Sasa ahangaha ikiri kumvikana ni umwirongi wa Claire wonyine. Barakwereka sasa abakozi bo muri kampani hano bakomeje baririmba ati twatsinze, ahangaha twatsinze nta n'umuntu uri buze kugira icyo arenzaho, ndetse bakoma amashyi bavuga ati Claire ni wa danger. Ariko nubwo batsinze akaba anatabaye kampani, ahangaha hari umuntu bidashimishije ariwe Miss Holder cyangwa se Trina. Barakwereka sasa Claire ahangaha yariruhukije yarasoje. Urabyumva nawe gucuranga mu bantu nk'aba ngaba atari kuri level yabo, abona bose ari abakire gusa ntabwo biba byoroshye. Ndetse barakwereka hano Philippe ndetse na Mr Shi ariwe Gerard bakomeye amashyi Claire, ariko hari umuntu hano utabyishimiye ariwe Trina. Barakwereka ndetse yahise acaho yirukanka, ntabwo rwose ashaka kubona bari gufelicita uyu mukobwa ngo ni Claire. Ndetse barakwereka n'umupampe we nawe yari ari gukomera amashyi Claire avuga ngo twatsinze, yibagiwe yuko ubwo batsinze ariko uwo abereye nk'umuja cyangwa se uwo abereye nk'umukozi yatsinzwe ahise yirukanka. Barakwereka yamwirutse inyuma, ni bya bindi ngo nzakugwaho. Ndetse barakwereka hano uyu musore ngo ni Gerard yahise aha ikiganza Claire avuga ati mu by'ukuri Claire uri agatangaza pe. Umukobwa avuga ati Mr Shi ati ndakeka ahangaha noneho dutsinze, ati cyane rwose turatsinze ahubwo na cyane. Uwo ni umusore
ndetse barakwereka ahangaha Mr Irene yaje avuga ati Miss Johnson, ati mu by'ukuri uri uwa mbere pe, uyu mukobwa ngo ni Claire bamwita Miss Johnson, bivuze ngo iryo ni izina rya papa we, ariko hariya hanze usanga umwana yitwa izina rya papa we ndetse bakongeraho n'irindi zina. Ati Miss Johnson we, ati mukuri uri agatangaza pe, ati uwo muziki wawe wigiye hehe? Umukobwa avuga ati rwose njyewe, ati natangiye kwiga instrument cyangwa se ibikoresho by'umuziki nyiri umwana mutoya pe, ati nuko nahisemo classique musique, atari ku bundi yaba moderne cyangwa se classique zose byose ni ibintu nize kandi byose ni ibintu nashobora. Ati rero niba waba uri gucuranga moderne naba numva ibyo ushaka kumvikanisha, nanjye nkaba naba nzi ibyo ndi buzane muri classique. Ati mukuri iryo somo ni isomo ryiza mbashije kukwigiraho. Umugabo uri ahangaha ni babandi batsindwa ariko nanone nibatera induru cyangwa se nibatera amahane bakemera ko batsinzwe. Abwira umukobwa ati rwose ako kantu ko kuba uzi byose ku buryo uwo muhanganye wumva icyo ashaka kumvikanisha nawe ukamenya icyo wumvisha abantu, ati rwose iryo ngiryo ni isomo ridasanzwe nk'igiheho wa mukobwa we. Ndetse barakwereka Mr Irene yahise ava ahangaha arigendera, n'uwamuvuganiraga bose bahise bajyana, ndetse abakobwa basigaye hano baserebura ati noneho kampani yacu iratsinze, ndetse n'abandi bakozi bose muri kampani ariko baserebura, na Claire akoma amashyi avuga ati cyane rwose ubu ngubu turatsinze. Ati rwose Claire uri agatangaza. Hano hari wa mukobwa n'ubundi wajyaga agerageza kumutabarana mbere abandi bari kumuhohotera, avuga ati mukuri Claire uri agatangaza. Ati rwose ntabwo ari ngombwa yuko mushimira, bigeze ahangaha nta kintu kidasanzwe nakoze. Ati yewe, ati mukuri nkurikije ubumenyi bwa Claire n'ibyo amaze kudukorera cyangwa se n'ibyo amaze gukorera kampani yacu, ati Claire mukuri ni agatangaza pe. Ati ubundi kubera iki Claire batahita bamuzamura? Ati cyane rwose Claire nibyo reka bamuzamura. Ati cyane yuko n'ubundi Miss Holder yari yatsinzwe, ati ikindi kandi amaze guteza ibibazo byinshi kampani yacu, ati Claire yanamusimbura akaba ari we uba manager. Ati mwebwe ibyo bintu murumva atari byo ra? Ati Mr Shiwe ibyo bintu urabyumva ute? Urebe umwe wa mukobwa ukunda kuba yarwanira Claire hano tangiye kuvuga ati ngiye ndumva rwose Claire yasimbura Miss Holder. Ati n'ubundi Miss Holder iki gihe cyose amaze nta kintu na kimwe yigeze ashyitsa kuri kampani yacu ugereranije n'ibyo Claire amaze gukora. Ngira ngo niba mwibuka no mu gice cya mbere uyu musore yigeze gutaha yasinze kubera ko Claire yari yatumye asinya kontra ndetse y'amafaranga menshi kandi ku buryo bworoshye cyane. Ati rwose uriya mukobwa ntabwo mukuri akwiye umwanya wa manager. Ati kandi nta muntu n'umwe utabibona pe. Ati reka Claire ari we tugira manager. Kandi gakobwa kari akavuga ati we ibyo bintu uri kuvuga Miss Holder uramuzi? Ati yazana kwicisha rwose. Ati umusore uraha yahise avuga ati Miss Holder rero arashinjwa ibyaha byinshi no kuba yibye kashi ya kampani akayikoresha mu buryo butemewe. Ati ndetse n'andi makosa menshi cyane yagiye akora tuyirengagiza. Ati rero rwose nanjye ntabwo nakomeza kumwihorera mufata nk'igipupe muri kampani yanjye cyangwa se mufata nk'umutako. Ati rero rwose guhera muri aka kanya, ati Miss Holder avanywe ku mwanya w'ubu manager. Umusore urahangana nawe yumvise ko abakozi bari gupropoza ngo Claire asimbure Miss Holder, arangije ahita avuga yuko Miss Holder amukuye kuri uwo mwanya. Ati ndetse guhera muri aka kanya, ati mwebwe nk'abakozi ni mwebwe muri buze kwihitiramo cyangwa se ni mwe muri turi buze gukoresha amatora, ni mwe muri buze guhitamo umuntu uba manager. Barakwereka Philippe hano yahise avuga ati none se nk'uko uriya mukobwa yabivugaga waretse Claire akaba ari we tugira manager? Ati urumva icyo gitekerezo kitaba ari cyo? Ati rwose Claire ngiye nkurikije n'ubumenyi amaze kugaragaza uwo mwanya arawukuye, dore sasa na wa wundi wamuvuganiraga ngo arahita abona uruvugiro. Avuga ati rwose Claire ubumenyi afite n'uburyo ari organize ntabwo akwiye kuba muri kampani yacu akora amasuku. Claire avuga ati oya nukuri murekera aho ngaho, ntabwo ngewe iyo situation nabasha kuyihandoringa pe. Ati ibyo bibazo ngewe birandenze. Ati cyane rwose mureke Claire ari we uba manager. Hano n'abatari babishyigikiye cyangwa se n'umwe wabwiraga mugenzi baticeceka ati Miss Holder uramuzi nawe sasa hano niwe wabaye uwa mbere mu guhanika akaboko. Avuga ati rwose ngenda byemeza cyangwa se ngewe ndatoye nta n'impamvu yuko tujya gutorera mu bwihisho. Ati Claire niwe ugomba kuba manager agasimbura Miss Holder. Sasa sinzi ngo Miss Holder cyangwa se Trina nk'umuntu wiyita umusheri wo mu bwana wa Gerard iyi nkuru nimugeraho ngo biri buze kugenda bite.
abakozi hano bose bahise bahanika akaboko bavuga yuko batoye Claire ngo abe manager wa company yabo. Sasa hano Claire kubimwumvisha nicyo kibazo, ndetse Gerard avuga ati Claire, ngira ngo rero urabyumva yuko amaze gutorwa. Wibuke ko na Claire yari yaravuze yuko azazamuka cyangwa se azabona akazi ko mu mwanya wo hejuru ari uko abikwiriye, atari uko bamuzamuye ngo nuko ari umugore w'uyu musore. Rero sasa mu bigaragara nuko ibyo yashakaga ahangaha ari byo bibaye. Philippe amubwiye ati Claire, nta mpamvu yo kwanga uwo mwanya, ati kandi nta mpamvu yo kugira ikibazo, twese akazi tukamenya iyo tugeze muri pozisiyo zacu dukorera. Ati Claire, ati nzaguhemba ibihumbi 3 by'idolari. Ese ayo mafaranga ni makeya? Sorry, hano yamubwiye yuko azamuhemba ibihumbi 30 by'idolari. Ati se ayo mafaranga ni makeya? Ati ibihumbi 30 byose. Uwo ni Claire, wibuka aba yifite n'utubazo tw'amafaranga nk'umuntu wari umukirina kumubwira ibihumbi 30 by'idolari. Ati none se ayo mafaranga ni makeya? Ati wirikusi amafaranga ntago ari makeya, ngiwe ndayemeye pe. Ati ayo mafaranga ni makeya, ntago ari makeya. Ati ndetse nzakora uko nshoboye kose, nzitanga rwose, nzakora ibyo nzasabwa byose. Barakoreka sasa hano byarangiye Claire nawe umwanya bamuhaye awemeye, ndetse n'abakozi hano bari bamutoye bose bahita bakoma amashyi. Urebe aho bari bagiye guhangana niho ibyo gutora Claire byabereye. Claire nibura ubu ngubu nawe sasa afite akazi kazima, ndetse agiye guhita ava muri uniforme y'abakozi bakora amasuku. Ati mwese muri aha ngaha sasa rero ndagira ngo mbashimire, ubu ni boss wabo. Ati ndetse ikindi, ati ndabamenyesha yuko kubera aya marushanwa dutsinze na buriya butaka dutsindiye, ati rwose uyu munsi mwese ndibuze kubasohokana tujye kurya iby'umugoroba. Abakozi bavuga ati mbega byiza. Ubundi abakozi usanga utuntu nk'utu ngutu abakozi twese tudukunda, utuntu two kuba mwareka gukora mukaba mwajya kwirira cyangwa se ibindi bintu by'akaruhuko bitarimo akazi. Barakwereka sasa hano ibyacu ntibyatinze, bosi wabo yari yabemereye yuko ari buze kubasohokana akajya kubagurira utwo kurya cyangwa se ibyo kurya bya nimugoroba. Barakwereka hano hari taxi voiture yazaga, yari irimo wa mushuti wa Claire cyangwa se ba bakozi bakorana na Claire. Numbaze ngo abandi bayirimo ni bande? Kumbe barakwereka na Claire yari yaje sasa yambaye neza nk'abantu nyine bosi wabo agiye gusohokana. Ati rwose tebuka twirukane abandi bahadutanze. Barakwereka hano hari umusore wategereje Claire ku muryango. Ati Claire we, ati se urimo kwirukanka cyane ku buryo tutavugana? Ati ye, ati Tyler, umusore urahanga yitwa Tyler. Umukobwa uraharanje abaza Claire ati none se we n'uyu musore muraziranye? Umusore ahita avuga ati cyane rwose ngiwe na Claire twarakuranye, ngira ngo uyu musore wo kuva filime yacu yatangira ni ubwa mbere tumubonye, ariko muri buze kugenda buri kimwe cyose musobanukirwa, ubwo rwose ngiwe vazi ndi hano. Arakwereka rwose hano Claire yahise abwira n'inshuti ye atarega kugira ngo mbonemo akazi k'ubukirina mwiri ya kampani, uyu Tyler ni wowe wabigizemo uruhare. Ati sinabujya umubona kuri gate. Ati Tyler uyu nguyu ni umusekirite hariya abari ku marembo nuko ubutitegereje. Bivuze ngo uyu musore ngo ni Tyler, ni umusekirite kuri kampani ya Gerard, ndetse ni nawe watumye Claire abonamo akazi hariya kuko bakoranye, yamukubise pasi y'akazi. Barakwereka sasa hano uyu nguyu ngo ni Tyler yari yazaniye Claire impano, yamuzaniye impano y'amaherena cyangwa se tumwe abakobwa bambara ku matwi. Umukobwa avuga ati rwose Tyler, ati aya maherena wanzaniye arahenze cyane pe. Ati ntabwo nayemera. Ati wowe gusa yafate, iyi ngiyi ni impano nakuzaniye. Ati ndetse ni nk'akantu ko kuba nagufelicita kuba wakuwe ku bukirina ukaba waba manager. Ati ikindi kandi, ati ngewe rwose mu gihe nyiri umusekirite n'ubundi ntungireho ikibazo, nzakorera andi mafaranga, ntugire ikibazo cy'uko rwose nakoresheje amafaranga yawe yanjye nkugurira iyi mpano. Ati se kubera iki ubundi ugombaga kwigura? Atarega n'ubundi narabikubwiye yuko mufata nk'umuvandimwe wanjye. Ati rwose ntabwo nkeneye ikintu cyose cyagutesha umutwe. Uyu mukobwa ngo ni Claire afata uyu musore ngo ni Tyler ngo nk'umuvandimwe we, ariko sinzi ukuntu umuvandimwe wawe cyangwa se musaza wawe yaguha impano nk'iyi ngiyi ihenze cyane yikuye umushahara we wose. Mu bigaragara nuko ahubwo uyu musore ngo ni Tyler akunda uyu mukobwa ngo ni Claire, ariko Claire we ngo amufata nka musaza we. Umusore amubwira ati Claire, ati abandi baragutegereje mo imbere, ati rwose ntutume bategereza cyane. Ati none se wowe ntabwo waza tukajya gusangira n'ubundi hariya ko ari abakozi ba kampani bari kurirayo?
ati oya, ati rwose ngewe uyu munsi ndi buze gukora shift y'ijoro, ati rero nkwiye kuba najya ku kazi kugira ngo undi buze gusimbura atahe. Wibuke nyine abantu bakora ubusekirite cyangwa se abantu bacunga umutekano umwe usanga, cyangwa se no mu tundi tuzi dusanzwe usanga bamwe bakora ijoro abandi bagakora amano. Claire arangije avuga ati nta kibazo rwose, aya maherena wanguriye reka nyatware. Umusore Disano asigara yitegereza umukobwa aseka, icyo atazi ni uko hari n'undi mukire wamukunze ndetse bafite byinshi cyane binabahuza. Barakwereka ibyacu ntibyatinze sasa, abakobwa hano inzoga bari banyweye iza yose ndetse amasura yabo bose yatukuye. Umukobwa avuga ati mbega, ati nukuri numvaga nyishaka kunywa pe. Ati oya Claire we, ati ntabwo twari kunywa izindi nzoga, abakobwa hano bagiye baranywa barasinda. Wibuke uyu munsi ngo cyari ikirori cyo guserebura yuko Claire yabaye manager. Ati ndetse reka izindi nzoga tuzazinywa ejo, ati cyagira ngo akazi tuzakareke, iminsi yose tujye duhora tunywa. Namwe amagambo y'abantu basinze murayazi. Ati ariko ubundi ko twakomeje kugenda, ati ibyumba bavuze batubukingiye ni ibihe? Ati mu bigaragara nuko iki cyumba kiri aha ngaha aricyo cyawe wowe Claire. Ati ndetse nanjye cyanjye ni iki ngiki kiri aha inyuma. Ati Claire, ati we wanyweye inzoga nyinshi cyane, ati rero reka ngutware mu cyumba cyawe. Ati woya, ati kandi numva nshaka izindi. Uwo ni Claire wasinze ugenda wivugisha ndetse ari kumwe na ya nshuti ye bazanye mu kanya. Wibuka ngo boss wabo yabasohokanye ngo mu kirori cyo kwizihiza kuba Claire uyu nguyu yabaye manager, ikindi kandi ngo kuba batsindiye ubutaka bwa Great Bay. Ati Claire we, ati rero wiyiteho, ati nanjye reka nigire mu cyumba cyanjye. Ahangaha bari muri hoteli ndetse buri wese hano ubusanga bamufatiye icyumba cye. Barakwereka inshuti ya Claire iri ahangaha yahise ifunga, rangira avuga ati ubwo Claire ari ahangaha, ati kandi nanjye bari bavuze yuko ibyumba byacu biteganye. Agenda adandabirana avuga ati ubwo bivuze ngo nanjye icyanjye ni iki ngiki. Ukurikire akantu ku kandi. Ndetse barakwereka ahangaha umukobwa amaje kwinjiza Claire ndetse nawe agiye mu cyumba cye. Claire yahise asohoka sasa. Ati buya, ati ntabwo nakizera yuko aka kanya dusoje rwose, ati ndacyakeneye kunywa izindi. Urebe umukobwa yasinze ahangaha nta nubwo ari gushobora kugenda ndetse ijisho rimwe niryo risigaye rireba, ariko namwe iby'inzoga murabizi. Ati ngewe ndacyakeneye kwinywera izindi nzoga gute mu njyana kuryama. Barakwereka Gerard nawe yavuyeyo ahangaha yazindaye, ubundi ibi nibyo bita kuzindara. Umusore yavuyeyo ahangaha nawe yasinze avuga ati Gerard rwose uri umuntu w'umugabo, ikarume rwose genda uhagaze, genda uri ku maguru yawe. Umusore yasinze hano arimo kwishyiramo akabaraga ndetse Claire yagiye kureba abona boss we ari kudandabirana, nawe ntago yifashije ndetse afashe no ku gikuta. Ati we, ati ndebera boss wanjye uburyo arimo kugendamo. Ati Mr. Shi, ati ntago narinzi ko wasinda ngo nawe inzoga zikugeze aho ngaho pe. Mr. Shi agiye kwitegereza imbere ye aravuga ati ye, ati wowe uri, ati ubwo ngubwo ntabwo uri Claire nta nubwo ari kureba Claire ngo amenye ko ari Claire. Claire amuseka cyane avuga ati ese burya wasinze bigeze aho ngaho ku buryo utabasha no kumenya umugore wawe? Ahangaha bibagiwe yuko ibi babigize ibanga ngo batagomba kubivugira ahangaha. Claire sasa yahise aza arangije akwa kuri Mr. Shi. Bibuke nubwo babana mu rugo rumwe ariko aba bombi barara, byasaga nkaho barara ahantu hatandukanye kuko ntabwo Claire yigeze yemera uyu Mr. Shi ko babana nk'uko ubundi umugore n'umugabo babana. Barakwereka Claire yatangiye kuvuga ati Mr. Shi, ati ntabwo rwose narinzi ko ufite amatuza bigeza ahangaha pe. Ati burya uri bogari bigeza, ati baze yuko nubwo turarana ari ubwa mbere muze ku matuza yawe wumva uburyo ukomeyemo. Ukurikire akantu ku kandi. Mr. Shi nawe avuga ati rwose Claire uragatangaza, ati wabonye ukuntu uriya mugabo w'umunyamahanga ngo ni Mr. Allen wamwemeje, ati mukuri uragatangaza pe. Ati ntabwo usanzwe, barimo kuganira hano ariko harimo n'ay'inzoga. Claire avuga ati se wari wavuga ngo ndagatangaza ahubwo utarabona? Ukurikire akantu ku kandi. Ati rwose niba ushaka kubona uburyo ndimo agatangaza ndibuze kubikwereka mu bundi buryo butari n'ubwo gucuranga. Barakwereka sasa ahangaha ngira ngo murabizi ibyo inzoga zikoresha. Umukobwa hano yari yisumbukuruje ngo amwereke uburyo ari agatangaza. Claire sasa arangije asoma umusore wacu ahangaha ngo ni Mr. Shi cyangwa se Gerard. Ngira ngo nubwo babana murabizi yuko ibi ngibi ari ubwa mbere bibaye.
Gerard sasa nawe ahangaha yanyweye iza yose, umukobwa agiye kugwa ahita amukurura avuga ati ibyo ngibyo ntabwo bihagije, ndetse Claire hano bigaragara yuko ariwe uri kwisomera Gerard, kandi namwe murabizi abagabo cyangwa se abasore n'abahungu kwihangana kwabo kuba kuri hasi cyane. Barakurika sasa Gerard ahangaha nawe yahise afatiraho nyuma y'igihe kinini cyari gishize bisa nkaho babana ariko nanone batabasha kuba bakora ibikorwa by'abashakanye. Umusore hano yahise avuga ati ariko ubundi uhagira ukuntu nigenza mwirwanaho. Ibi ngibi ni inzoga zirimo kubibakoresha, muri bose nta n'umwe uri muzima. Barakwereka sasa umusore nubwo yadandabiranaga ntabwo imbaraga zo guterura umukobwa ze yazibura. Barakwereka hano yaramuteruye ariko nanone agenda ameze nk'ushaka kugwa. Muri bose nta n'umwe uzi ibi ngibi biri kuba, ariko nanone natwe ntabwo tuzi ngo ese Trina we yagiye kuva ibi ngibi byose byaba ko bamukuye no ku mwanya w'umumaneja adahari. Barakwereka sasa abangaba bombi bagiye kuryamana, kandi ubundi Claire ntabwo ibi ngibi yabyemeraga kuko yumvaga uyu musore atamukunda. Ndetse nkwibutsa yuko ari n'ahangaha igice cyacu kirangiriye. Reba ko wakanze subscribe niba utarayikanda uyikande, ubundi duhurire mu gice cya gatatu. Yumvaga nitwa Vaze, bye bye, ndabakunda cyane.